mwakoze subscribe mukore story yanyijyana mukore subscribe cyangwa nahandi wayisanga no story afite story ukuntu agarutse mu muziki turagira ngo no munsi abitubwire neza amafaranga azana ibyishimo ibyo bintu uzumva bavuga ngo money doesn't bring happiness nukubeshya ariko kongera kumura kwitangazamakuru ndetse wenda nakoze inkuru nkayigurisha kuri BBC kuri Al Jazeera yani nkabati ni breaking nkayijyamo nkayicuruza kuri Al Jazeera ariko ubundi cyangwa kuri Eric Mwizerwa nakanyishu wareke ngo nimba satani mwanga nuvuga ngo mugendera kure hashoboka niyo wagira ikintu kiza kimunzanira icyo ari cyose ye ntago ikintu udakunda ubucyanga muri topic ikintu udakunda ubucyanga turemeranya na kubigenda mwenye ntago nyakunda urayanga amafaranga nta kintu amaze ubwayo yonyine nta kintu amaze Soje mwese banyakubaho mwese mudukurikiye aho muherereye hose uyu ni umunsi udasanzwe kuko ndi kumwe n'abantu badasanzwe of course abantu mwese mwakoze subscribe much respect abantu mwese mwakoze like share comment much respect aho mwamuhereye hose Amerika, Finland ndetse no mu Rwanda abari ku mugabane wa Aziya abari muri Australia no munsi ndi kumwe na Mwenyemari ago yabyoroshye ubu ngo yamara avuga ati umuntu ndamwishyura cyangwa ndamuheza Mwenyemari noguheza wo tugoye kaze mu mari yawe umva uyu munsi kaze ni ngewe urifite ariko murakoze cyane abantu muba mudukurikirana pe no kuri bino bintu ni sana ni ibintu byiza iyo ugize Imana abantu bakaba bahari baguhaye umwanya wabo ni ikintu cyo kinakomeye cyane cyane mu Burayi support y'abantu ni ikintu tuza kuganira byinshi bitandukanye tuza kuvuga kuri topic of course tuza tufite topic tuza kuvuga ku makuru agiye avugwa hirya no hino tuyavugeho akantu gato ariko ntabwo tuyinjiramo cyane of course hari stories zitandukanye tugenda tubutera mu kiganiro byose biraza kugenda bigufasha kuryoherwa na gahunda urimo waba uri mu kazi waba uri mu rugo uri kumwe n'abana cyangwa uri kumwe n'umuryango wawe tuza kugufasha kunogerwa na bino bihe njye nitwa Uncle Eric kuri YouTube channel ya Eric Mwizerwa ariko abantu benshi bamenye izina Atatenda mu minsi yashize erega nakubwiye ngo mu kiganiro cy'ubushinwa nakubwiye ngo iyo zina nutarinyicurira Atatenda yifata nzarikora copyright ifata intera ngiye ntanatekerezaga buriya nuko umuntu abagitangira wenda kariyeri ariko ikintu cyitwa umuziki ntinaragihagaritse mu myaka igeze muri 13 imyaka 13 niba ntekereje neza ni 13 ese man 13 yose nta muziki bite ntinarabihagaritse ariko ubwo ngarutse ariko abantu banyeretse urukundo rudasanzwe ndetse bifata n'indi ntera ngiye ntatekerezaga abantu muri Tanzania bamwe baranyandikira bambwira ukuntu indirimbo yabafashije bayikunze bamwe bibaza se ninde of course wenda hari ukuntu wenda bumvaga ururimi rwabo ntarimo ndarwinjiramo neza ariko bakavuga ati umuntu yari yarimbye amagambo ameze neza ntago ndi kwivuga neza kuko hari n'abantu wenda batanayishimye nabo ndabagarukaho ntubone yagwa yicaye ngo avuge hari byinshi buriya bibera muri no mihanda
ntabwo nje kuvuga nawe uje kuvuga none byakubayeho. gusa muri rusange urugendo rwose rugira ibintu byiza n'ibibi, ariko sindi bugaruke kuri negative cyane, ndagaruka kuri positive cyane kugira ngo n'ubundi tujya tuvuga ku bintu biri positive cyane. ngira ngo tubwireho gakeya nibura ku muziki. uvuze ko imyaka 13 harya, imyaka 13 mvuka navukiye muri korali, mvuka ndi umwana ukunda gusenga ubana n'ababyeyi bya muri korali kenshi ku myaka yanjye 4, 5, 6 nabaga ndimo nda performing imbere y'abantu. hari buriya rukuntu kera twarimbaga n'indirimbo ugasanga wakitinze uri Yohana, wakitinze uri Mose, urabizi cyane, urabisobanukiwe. ndabyumva. maze gukura njya muri École de Dimanche. École de Dimanche. Sunday school. Sorry. Sunday school. Nuko nkomereza muri korali y'abana gake. Umuziki ngurimo. Mwakoze subscribe. Mukore story yanyijyane. Mukore subscribe cyangwa na handi wayisanga ino story. Afite story ukuntu agarutse mu muziki, turagira ngo no munsi abitubwire neza. Ukuntu aje n'indirimbo ye bita ngo natatenda. Nimba utari wanayireba uhita ujya kuyireba. Usanzwe uri umunyamakuru n'akazi kuko njya mbona abantu babijyamo ibintu bibabereye, ariko wowe byiza cyane ngira ngo nukuje muri gospel kandi uje uri nk'umuramyi, umuntu uramya, umuntu ugira gute. nabonye kuri channel yawe abise ukora ibintu byo kuramya, ukora ibintu byiza cyane. Abareka abagospel barahari, b'abanyamakuru nabo barahari, nuko wenda batakunze kugaragara cyane, nta nubwo ibintu bya gospel benshi bakunze kubishyigikira cyane, ariko Imana yo yicira inzira. Nyine ngiye ikibazo nshaka kubaza ngo umuziki ugarutsemo nyine uvuye mu bunyamakuru. Reka mbanze nkomeze story yanjye kugeza ku myaka 13 ishize narahagaritse. Ngeze muri Sunday school nakomeje kuririmba muri korali biraho ngaho, turageraho turabatizwa. Tubatijwe ariko icyo gihe ndumva ntabwo nahise njya kubatizwa, nawe ati ibintu mwitonze bamwe babitekerezeho neza. Kintu bafashe ijambo ndavuga ati mureke bamwe babanza babitekerezeho neza, dushobora gufata abantu bamwe usanga bagiye kubatizwa, nawe ati ntabwo nahita mbatizwa ako kanya. Bamwe barabatizwa bajya muri korali zitandukanye zo kuri church yacu. Ngiye mbanje kwitonda gato no kwitekereza no kwikorera isuzuma, nari ndi muri secondaire. Ubwo ndimo ndagenda mbi nkura ndazamuka ndakomeza, ngeze muri secondaire imita nshinga groupe yitwaga Power Boys. Nge n'undi musore dukubita ingoma, abantu bize ku kigo cyitwa Sainte Bernadette ku Kamonyi. Iyo groupe Power Boys muzayibwira abantu. Nuko turaririmba, padiri dukoresheje ingoma, ariko cyane nabaga ndi muri Kiliziya Gatolika hafi aho ngaho. Kiliziya Gatolika twakoreyemo ibikorwa byinshi kuko nibyo bigo twigagamo by'abapadiri bihaye Imana, tukabasha gutanga umusanzu nyine mu marushanwa, mu bikorwa bitandukanye byo muri Kiliziya Gatolika. Ubwo nyine hose twavugaga Yesu Kristo, twavugaga Yesu, ijambo ry'Imana rikomeza gukura muri ngewe. Dushoje turonkomeye ntangira gukora umuziki. Nkomeza nkora umuziki hanze no mu buzima busanzwe, ariko nza kubona ko atari ibintu bizamfasha mu gihe ndimo ndashaka gushaka ubuzima nkiyubaka ninjya mu bintu byo kuba umuziki. Gihe abahanzi benshi no icyo gihe twarimbaga n'ubuzima butari bwa gospel, no twarimbaga urukundo biki, nkibaza kongera kubijyamo neza, amafaranga azava kureka akazi ngo nkirirwa muri studio. Nza gusanga umuziki ntabwo ari uw'abantu bakishakisha, abantu ahubwo bafite aho bamaze kugera, cyane ko barimba ibintu bya sekira bisaba imbaraga nyinshi kwiyubaka, nta management ntaki. Ndavuga ni ngomba kubihagarika. Byasabaga kanshi se cyangwa nyuma yo kumara hanze mu myaka ingahe, navuze nti kambe mbihagaritse banze nitekerezeho. Nyuma yaho rero gatoya nibwo naje gukomeja kwiyubaka, ngenda niga ubumenyi butandukanye, ninjira no mu itangazamakuru ndaryiga ndanariminuzamo nkuko mwagiye mubimenya. Ngeze igihe nuko nisanga ahantu bita mu gihugu cya Finland. Finland rero byabaye ngombwa ko ntekereza ku cyo ngomba gukora. Hasanze ibikorwa bitandukanye
ariko ikirenze kuri ibyo ngibyo nasanze umwuka uvuga Imana. Amatorero menshi atandukanye avuga Imana kandi Imana nyamana. Ikirenze kuri ibyo ngibyo nahasanze abantu benshi bakunda gusenga. Mpageze rero kubana n'abantu, indirimbo ivuga ngo kubana kwabo kwiza barahugurana. Hari umupasiteri dufite witwa Pasiteri Jerome, umuntu ukunda kuduhugura cyane, akakubwiza ukuri akavuga ati nguhaye umuti usharira ariko uzagufasha kugera ku kintu cyiza. Yabashije kujya tubwira ati mukorere Imana mu gihe mugerageze kugira icyo mukora. Ahangaha uno mwanya nta wundi wese nagerageze kugira icyo akora. Niko kwiyumva ko ari njye yabwiye, ntangira gutekereza impano mfite Imana yampaye, gerageza kwiga gucuranga ingoma biranga. Gitari nize gucuranga mfite imyaka 10 n'ingahe sindi kuyikoresha. Ndagusanga ari ikintu ngomba gukora kukerekeye n'umuziki. Niko nahise nigira inama rero gutangira gukora umuziki. Album nyigeze kure. Rero gukora umuziki ni kimwe mu bintu nakoze ntekereza ku kintu nakora kugira ngo kizafashe abantu ba hano, kizafashe abana ba hano, kizafashe ababyeyi, kizafashe kumva ubutumwa bwiza. Ndetse no muri Europe muri rusange, kuko Europe rusanga nta bahanzi bo kuramya no guhimbaza bahari. Twivota vast. Shaka ari byazagira umumaro ku bantu bose muri Europe. Ntabwo ntekereza mu Rwanda cyangwa ngo ntekereze USA cyangwa Europe yose. Nge cyane cyane niho ndimo ndareba kuko usanga Europe ikeneye abaramyi, ikeneye abantu baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Amakorali akiyongera. USA bafite amakorali, USA bafite abahanzi. Ariko na hano dufite korali, hari korali dufite. Yego, ariko nicyo mvuga, ibikorwa bikeneye kugera kure abantu bakumva n'iryo jambo ry'Imana ikarenga Finland, ikarenga Helsinki, ikarenga Espoo. Tujye dutanga credit hakiri kare ngo hawe yose hano haba korali bita ngo Jehovah Nisi. Iyo korali bajye kwireba nayo ni korali ya hano dufite. Ako na kare gaciyemo. Komereza. Yes, ibyo ngibyo nibyo abahanzi batandukanye dufite muri Finland. Baririmba gospel, baririmba secular, ariko hanga turimo turavuga kuri gospel cyane. Buriya gospel ni ikintu gikomeye n'ubuzima bw'uno munsi turimo, ubuzima bw'umuzo busanzwe, ariko no mu buzima bw'ubugingo bwawe. Ubundi iyo usenga Imana uri guprotecting ibintu bibiri. Uri guprotectinga ubuzima ubamo bwa buri munsi ndetse n'ubuzima bw'agakiza bwawe cyangwa ubugingo bwawe uri kuburinda. Uri urimo urahaza, urimo uragaburira ubuzima bwawe, ubugingo bwawe ndetse no mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ibyo wirirwamo ukagira imbaraga mu buzima busanzwe ndetse no mu gakiza kawe ugomba kwitwara. Rero muri rusange niyo mpamvu navuze nti hari ikintu cya mbere ngomba gukora. Hari ibintu byinshi buri umuntu anyuramo, ariko iyo udafite Imana byose bari impfabusa. Rero niyo mpamvu navuze ngo ngomba gukorera Imana. YouTube channel yanjye mfite itangazamakuru, nkajya ndikora ndi hano kuri Eric Mwizerwa. Ubwo muzajya mumbona rimwe na rimwe naje hano mbakubita ibintu by'ibiganiro kabisa, mwihangane. Ariko ntago wagivinze hapo, niyo kintu cya mbere ngomba kumenya. Nuvuga ngo talent yawe kuko itangazamakuru ndirimo, ndi umunyamakuru, sinzigera mbivamo. Ahubwo ikintu kigomba kubaho, abantu bagomba kumenya ko mfite umwanya wo kubwiriza cyangwa wo kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa wo kuririmba. Nzavuga Imana binyuze kuri YouTube channel zanjye, Instagram zanjye, ariko kongera kumura ku itangazamakuru keretse wenda nakoze nk'umuntu nkayigurisha kuri BBC, kuri za Al Jazeera, yani nkabati ni breaking, nkayijyamo nkayicuruza kuri Al Jazeera, ariko ubundi cyangwa kuri Eric Mwizerwa nakanyishyura. Get Together podcast zaba nini cyane ku buryo izagitangira. Ariko ubu ngubu kuri YouTube channel zanjye ndashaka kuzinshyiraho ibintu byo kuramya no kumva. Ntabwo nshaka kuzana ibintu by'ibiganiro kuko naje gusanga abantu benshi muri kino gihe bashaka kuba bishakira ibintu birimo ntazi. Ariko Love on the Top ntuzayireke, kandi Imana ari urukundo. Nyine Love on the Top nyabona kabisa. Imana ari urukundo. Wow, twitse man. Ni nayo mpamvu biragendana. Urukundo ni Imana, ni ibintu bigendana. Ntabwo tuzavuga urukundo, tuzashyikirana bafite urukundo bakundana, ibyo tuzabikora kandi bitari muri negativity, biri muri positivity mu murongo uri positive. Ubundi tunabahereza n'indirimbo zo kuramya, mujye murasenga Imana, muramye Imana, mushimwe. Imana ikunda kuramya.
ikunda ku bantu bayiramya, ikunda abantu bayishima. Rero nuko nkuko ninjiye mu muziki, ubwo ikibazo ufite urakimbaza ubundi dukomeze. Nari mfite ikibazo nyine umbaza ngo urimo mbwira inkuru yawe ukuntu waje mu muziki nyine uvuye mu banyamakuru, iyo transition yagenze itabana kubona nk'umunyamakuru wagarutse wakoze transition yo kuva mu munyamakuru ujya mu muziki, abantu babyakira baguteze support wabonye imeze gute, urayibona ute? Urabona ari ibintu bizakomeza bigenda hejuru cyangwa se ni bamwe baratunguwe kumva umuntu batari bamwe ntago babanze mu muziki, ariko abantu nk'abantu twiganye muri za secondaire hehe bo bahita bati wow waburagarutse bavuze bati kabisa ngwino wongere ugire icyo ugaragaza no ku rwego wenda rwagutse bitandukanye ibyo twaririmbaga turi ku ishuri muri sale y'abantu 300 cyangwa 200 oya ngono tugiye kujya turirimba no ibintu bigera ku bantu barenze bimaze kuregwa n'abantu 600 angahe ejobundi zari 10 abantu benshi cyane. ubwo rero abantu babyakiriye mu buryo butandukanye, yara bambwiye negative uburyo muri negative nyine bakambwira ati wagombaga kujya ibyo ngibyo ntibyabura, nta ndirimbo nimwe waburaho icyo critique negative gute neze nka tubwire nka critique zimwe abantu bakubwiye natwe twumve ko nibyo cyangwa se na critique habaho critique nziza habaho na critique mbi. Ntago ndi umwanya kuko nahita njya mu mwanya nko big, ntago ndi umwanya kuvuga ibintu biri negative, ndabona turavuga positive. Okay. Gusa abantu nyine ntago babura kubwira bati kano kantu kandi ukumva bibaye byinshi, ariko hari n'abaza bati wow hari intambwe mwakoze, indirimbo ririmbitse neza, indirimbo mwayicuranze, indirimbo mwayihimbye neza, indirimbo mwayirimbye, kumva ko ni ibintu bigutera imbaraga. Kandi indirimbo imwe ntago abantu barabakumviye kese uyu muntu aje guhugwa n'umuririmbyi n'umuntu muramyi cyangwa no gutwika, uziko batekereje ko nje gutwika. Bibaze kwera neza watwika, ushatse gutwika waririmba z'urukundo ubu nshatse gutwika natwika oya ntago naje gutwika, naje nyine aya mana irandirimbo ni y'ubutumwa kandi nayo narayibonye ndumva ndayikunze, numva nziza cyane. Ariko ngiye nicyo nkubajije ngo izo critique abantu baguhaye ntago nshaka kuvuga ngo nguri negative, kuko hari igihe umuntu akunenga ikintu cyangwa aguhaye critique ukuntu akakubwira ati man nushaka kubireke kabisa ibyo ntago ari byo, ariko hari nk'umuntu ukubwira ngo man biriya bintu wabikoze neza pe, ariko harimo akantu kagize gutyo wakosora, akaba arimo araguha ikintu cyiza kuko arabikunze ariko arashaka ko biba byiza kurushaho. Noneho hari n'umuntu uza ugagwa critique yo kugupinga gusa, yo kugushyira hasi. Rero ntago critique zose ari mbi, ahubwo icyo kintu uvuze kamubwiye ndaza gutangaho n'inama, ahubwo iki kiganiro cyaza kuba cyiza kurushaho. Buriya ugira inama abagira imana. Hari umuntu wamamagaye wo muri Amerika, ni n'umuntu ukomeye, abantu benshi b'abanyarwanda baramuzi, yarambwira ati Eric indirimbo wakoze ni nziza, indirimbo icuranze neza, indirimbo yimbye neza, indirimbo ishusho ni ryiza, ibyo byose ni byiza, ariko producer hano yacuranze, hano wowe waririmbye, yagiye ambwira buri kantu kose ibintu abantu bamwe batanamwe bati ndavuga nti ibintu mbwiye ni ukuri 100% nanjye ndabizi, ariko condition indirimbo twayikoreyemo ibintu byagombaga kubaho, ahubwo ni byiza ko indirimbo ari nziza. Arambwira ati indirimbo ni nziza cyane, no nyine ibintu yambwiye ni ibintu byiza cyane kabisa narabikunze. Arambwira ati indirimbo nzakurikizaho uzahumva itandukano, indirimbo yitwa yakoze imirimo igiye kuzaza, indirimbo yitwa wahozeho, n'izindi ndirimbo ntabwo mvuga amazina yose ko bajya kuri YouTube mwahita mushishura amatopiki, ntago bazishishura. Nubwo ngo bajye kuri YouTube bakore subscribe, ni ziza muzumva ko harimo itandukanye, ni ziza bazazumve, si byo? Ntago muzamuzumva ko bimeze nyine ni Umbrella Cinema, ariko hari umuntu wambwiye ngo nzahite ngo niyo mwereka se bitebyanjye. Erega ni Umbrella, numva impamvu nakubwiye kiriya kintu, ariko umutaka ni ikintu gikomeye. Umutaka ntacyo utwaye, ariko zo byose si ishusho, sinema si ishusho. Yego ni sinema, ariko haba harimo kandi kantu ka sinema, nuba ni no ariko buri iyo wanditse muri YouTube channel Eric niyo nkuru cyangwa ukandikamo izina ry'indirimbo by Eric niyo nkuru hahita haza indi, ahubwo nuko ariko nyine ikintu cya mbere
ikintu cya mbere ntabwo ari izina. ariko n'ubundi ikintu namaze kubona kugira ngo indirimbo igere kure tunarya inama n'abahanzi nta bantu basharinga ntabwo indirimbo igera kure kuko ufite izina ngo ryitwa ngo kanaka kuri YouTube channel kuko iyo ngiye muri YouTube channel nandikamo no muri izina ryanjye ryo rishobora kuza iyo ufite indirimbo nyinshi cyangwa iyo ufite indirimbo iri gutrendinga yitiza. none se ikindi cya kabiri iyo nanditsemo izina ry'indirimbo yawe iyo wenda ariyo ndirimbo iri gutrendinga yitiza. Iyo hari izindi muhuje nazo ziraza ariko iyo ngiyo yawe nayo ishobora kuza iri hejuru. Akenshi na kenshi nicyo nageramo inama n'abahanzi. Icya mbere si aho ubishyira. Icya mbere yenda aho ubishyira ushobora kuba ufite izindi nyungu tutazi. Icya mbere ntabwo ari izina. Icya mbere ntabwo ari izina. Icya mbere ni abantu bazabyakira bazabigufasha kubisharinga n'abandi kuko ni ijambo ry'Imana. Akenshi na kenshi buriya hari umuhanzi naganiriye naje mu minsi ishize umuhanzi ukomeye ndimo ndinda kuvuga amazina yabo kuko buriya ni privacy y'abantu twabiganiye kuri WhatsApp cyangwa aba mu gihugu cyo hanze Canada. Ngo ni benshi tumushakishe mu bahanzi bagusoma Canada arakomeye ariko igeze kumaza ngo ese ngo kuri YouTube cyo ngo haba amafaranga indirimbo ze ziba zifite amaviews n'amaviews indirimbo ze ziba zifite abantu bazikurikiye pe hase uraho ngaho nta n'ibihumbi 10 ukuramo hariya ntabwo ararya ku mafaranga ya YouTube. Twabiganiraga nkiri umunyamakuru nko muri za 2022 arambwira ati wapi pe nyikiraho indirimbo nkaho njya menye ibyazo ndamwana rero bibabaho ahubwo wenda wowe ukumva ko abikora atanga ubutumwa ntago akeneye utwo dufaranga duca kuri YouTube duca oya nanjye rero niyo mpamvu navuze nzakora ibiganiro se bingaye mu cyumweru ubundi ko nta mwanya nyifite yo gukora ibiganiro nzaza nsigerike hano bakubita ibiganiro ninza bakubita ikiganiro ubu ngo tugiye kujya tubahuriza hamwe nta kindi naho ubundi kurambura sinema niba ukeneye ibiganiro umva no ushaka kuza kuri subscribe nagire vuba ntabwo ibiganiro nzongera kubishyira rwose ni indirimbo paka kabisa cyane ko ari ibintu nkunda ni ibintu nakuze nkunda ni ibintu bimbamo indirimbo ni ibintu bimbamo kuririmba ko ndibuka ko ndi umwana muri Sunday school banzo cyane kubyina kuririmba buriya nuko umuntu abanza kugera ahantu akabanza kumenya ukuntu ahantu bimeze naho ubundi ntacyo wabona muri finande ntacyo turabereka ntacyo turabereka kubereka ibintu byo turabereka ndavuga ku muziki ariko birahari imirimo irahari iri gukorwa imirimo iri gukorwa hari ibyo turimo dufatanyije ariko ntabwo no kubereka ariko nzabembeze nifataguye ntasinzire oya nkeneye ko bamfasha nkeneye ko mumfasha ntuzi wa mugani wajya baca niba ari mu gitabo cyo mu wa 4 umugabo wafashe inkoni enye akavuna kamwe abafatanyije bose yashaka kwerekana ko abafatanyije mbese ko abafatanyije umva nanjye aho ngaho ikintu impamvu nabigeragaho byose nkizirirwa nkabyinira abantu Imana igahabwa icyubahiro abantu bakanezererwa ababyeyi bakarira ibyo byose nabikoraga kuko nabaga mfite imbaraga z'inyuma yanjye z'ababyeyi abakorari z'abantu bakuru bafite bayobowe n'umwuka bamfite mu biganza bambwa tware gutya bigenze gutya ariko ibyo ngibyo nabikoraga kuko nari mfite abanshyigikiye rero muri finali nkeneye abantu banshyigikira kugira ngo ibyo bintu tubigereho dukeneye ko ubutumwa bwiza dufite hano muri finali ni igihugu gifitemo diaspora y'abanyarwanda cyangwa y'abanyafurika bo muri East Africa ikomeye tugiye mu bintu bya sindi buvange tugiye mu bya football igikombe cya diaspora cyakinwe muri uyu mwaka cyatwaye na East Africa tugiye mu abanyarwanda bafite hano itorero rifite abantu benshi cyane abanyarwanda bafite urebye ejo mbona baza umunyegana ngo bazire 15 20 ngo bari gusanga abana bose imyaka 10 no buze musengero kandi bigiye mu kazi twe gusanga mu rusengero turi benshi abanyarwanda twe gusanga dufite ibitaramo bigiye bitandukanye bizana n'abanyarwanda hano bakaza bakatudimbira cyangwa bakadufasha mu kuramya bagatana abanyarwanda dufite umurimo ukomeye muri uno mwaka ikitwa football ya hano muri no myaka ingahe ishize ntabazi football yazamuye urundi rwego niyo mpamvu mbwira ko abanyarwanda dufite ikintu cyacu cyo gutezanya imbere cyo twashyize hamwe tugera ku bintu bikomeye niyo mpamvu rero no mu muziki ahangaho tugiye gukora ibikorwa bikomeye ngiye ku mutima wanjye hari ibyo nifuza gukora hari n'ibyo ndi gutegura gake nzi ko igihe kizajya tugakora ibintu byiza bizahesha Imana icyo si ku bwanjye Eric niyo nkuru hano ushobora kuba mbona ndavuga positif hano si ku bwanjye sinshaka no gutwika kuko nshaka gutwika ngiye nahita ntangira nkamagara umuntu navuze
ufite miliyoni zingahe kuri Instagram hariya mu Rwanda, akaza kuri YouTube cyangwa kuri Instagram tukaganira tugatwika, ubundi abantu bakamenya niyo nkurika oya sinshaka kumenyekana ngiye ntwika gutyo, ahubwo ndashaka kuvuga Imana, abantu bakamenya nk'umuntu uvuga Imana, ubundi ibindi bakumva ibyo navuze bakicagurira. Ejo bundi hari abahanzi baririmba indirimbo zitandukanye, hari abavuga butumwa bavuga ibintu bitandukanye, wowe ntago ugomba kubyumva byose ngo uhite umiragura, ugomba kubifata ukabyumva ukabitekerezaho ukabiha umwanya kumvanamo ikintu cyakugirira umumaro. Rero ni icyo ngicyo nje gukora nanjye nk'abandi, nkajya nkugezaho igihangano nasengeye nahawe, ukabasha kugira ikintu ukuramo. Bisaba imbaraga. Urebye amajoro abantu barara muri studio, urebye umwanya abantu barara. Twavuga ku rugendo rwanjye rw'umuziki, ndashimira abantu bose bakomeje kumfasha, bamfashije gusharinga ino ndirimbo ya Atatenda. Ya ndirimbo yatangiye iri mu Kinyarwanda, nkomeje gusenga nsabira no mu mutima ngo icyifuzo cyanjye. Urumva ukuntu nayitangiye iri mu Kinyarwanda, ntabwo byari bihuye. No numva indirimbo ntabwo iryoheye, buriya niyo uhimba wumva indirimbo iryoheye n'amatwi, umva ntabwo iryoheye amatwi. Mpita mbwira umuproducer wanjye wo muri Congo, namwe ino ndirimbo tugomba gushyira mu Giswahili. Mpita nangira nandika Igiswahili ndagishyira ku murongo, mpita muhereza igitero cya mbere, Bwana nikumbuke nikikuabudu. Arambwira ati okay, ahangaha ni sawa, reka dukore beat. Nuko indirimbo yahise ivamo, naho muri yatangiye nyimba mu Kinyarwanda igenda ihinduka, ariko nabonye abahanzi baca mu nzira zikomeye kugira ngo ibihangano byabo bigere hanze. Atatenda yamaze umwaka nyitekerezaho, nyandika, nyirukanyira, ntegereje kuzakora video byose kugira ngo video irangire. Byatwaye hafi nk'amezi 11 cyangwa 10 nangahe. Bibamo ibyo bintu ntago ari byo mbwiza ngewe, cyese wenda nk'abantu batwumva uko nyenda bizi cyane, abantu babona akantu kariya gatoya, wenda bakabona akantu kamara mu minota 4 ariko kamaze umwaka. Buri kintu cyose hari ikintu cyakozwe abahanzi bajye bubahwa. Nahise mbwa abahanzi bubahwe, oya nta nubwo n'abahanzi gusa, nuvuga ngo buri gikorwa cy'umuntu wari wese kuvuga umuziki. Oya ndabyumva ariko nyine ndashaka kongezamo mvuge ngo buri muntu wese ufite ikintu akora ukabona ntuzi ukuntu wowe ukabona ntuza produit iri hariya gusa, irakozwe, urarebye se cyangwa uragikoresheje nk'iki, urakoze. Uwo muntu ujye umenya ngo hari ibintu byinshi aba yaciyemo, hari inzira nyinshi agenda acamo, ibintu ibimugoye bigira gute. Hari urugero naguha ngo rw'umuntu w'umu-engineer, sibyo? Ngo yari umu-engineer nyine ukora ibintu by'ubwato by'iki byose, ibintu binini cyane by'ubwato bya bindi binini. Arangije baramuhamagara, bamaze kumuhamagara bamubwira ngo ubwato bwana nyine twabuze umuntu uri bukore, ntituzi ukuntu turi bukore. Umugabo araza afata inyundo ye, arareba akomangaho ngo tada, maze gukomangaho arageta, ubwato ntabukoze. Arangije ati biro nangahe? Ati ni 20,000 by'amadolari. Ati ni 20,000 by'amadolari gute se, kandi ngo duhereze ntuza biro nyine yuko uduhereze biro twandikire ntuza nyine invoice ukuntu wakoze nyine ibyo bintu. Ahanga ngo nta kuntu wazana inyundo ngo ukomanga ahantu ngo urangije uducenga amadolari 20,000. Undi abo bakora invoice yarandikaho ngo gukomanga inyundo amadolari 2. Kumenya aho uri bukomange inyundo 19,900. Ese mubarira factures zitandukanye. Kuhamenya nyine kumva ngo kugira ngo azamenya ahantu akubita inyundo agomba kuba hari byinshi yize, akamenya kira ni ikibazo, ariko byose byari byabananiye. Niyo mpamvu rero ubona umuntu akazi kukabona agakoze ibintu byoroshye, ukabona we baramworoheye icyakoze, ariko buriya hari ibintu aba yarize, hari inzira aba yaraciyemo nyinshi cyane. Nibwo rugero nashaka gutanga. N'umuziki rero ni kimwe, ushobora kubona umuntu umuziki w'umunota 2 se n'utawukora, ariko mu by'ukuri inzira abaciyemo ibintu byinshi bitandukanye. Tuzaza kuganira byinshi. Iyi ni iminota ibigomba kubanza kugira ngo tubanze tuganire. Niba bafashe umwanya ukaba ugeze kuri no munota, akamubwira ngo wubahwe, akamubwira ngo wubahwe kabisa. Aho muri kumwe mwese ubwire ngo thank you so much kabisa. Turishimye kuba namwe kandi muraba agaciro kuko natwe turi hano turabyishimiye. Reka tube dufashe aga break ho gato, ubundi tugaruke mu kanya. Turacyari kumwe. Aho twenda kujya ni kuri Eric Mwizerwa. Kora subscribe ubundi uzatugaye ibindi.
asante sana. Yala mukanya mu nyuma y'akabureki gato nyine ubwo turagarutse. Ewana nibyo ni byiza kandi dukomeze gushimira abantu bose bakoze subscribe. Reka tuganire ku ngingo y'umunsi, ariko imbere yaho umunsi wa wundi n'umunsi wari umeze tubanza mbere. uyu munsi se uyu munsi hari igitaramo mana. Tuvuye mu gitaramo, uzi ko tuvuye mu gitaramo cy'uyu munsi kandi cyane no guca kuri TV, ariko kizacaho kuri, ariko ni TV y'inaha ibyo byose abantu barebera mu Rwanda bihangane bashobora kutayibona, ariko ni igitaramo cyari cyiza abantu bitabiriye. Nabyo tuzajya tubiganiraho, umurimo wo kugenda ukorwa kuvuga ubutumwa bwiza by'abantu bagenda babyakira. Ivugabutumwa nicyo tuzagenda turigarukaho. Hano turaganira ku buzima, tuganira ku nama zitandukanye zagufasha kugira ngo ubashe kumenya uko witwara mu buzima bwawe, ndetse n'ibanga ushobora kuba wagendana muri ubu buzima. Nkunda umugani uvuga ngo ugira umugira inama abagira imana. Iyi ni YouTube channel twifuza ko mwajya muzanaho abana banyu bakumva ibiganiro bibasha kubahindura ubuzima. Iyi ni YouTube channel twifuza ko mwajya mwicara mukagana nk'umuryango mukumva inama hano dutanga. Turi abasore, turi abantu bakiri bato, ariko tuzatuzana aba expert, abantu b'ababyeyi bakuze babaganirize, abayobozi batandukanye hano bagende baze babaganirize, abaganga baze babwira ubuzima, yaba ari ku myororokere, yaba ari ku buryo wakagombye kurya byo kwirinda. Siko kandi nahoze numva ngo hari ibintu utagomba gukora ngo mbere yuko utera inda. Ugira gute? Utera inda. Umuntu yabivuze ngira ubwoba. Ni umuntu w'umwexpert ku ibintu utagomba gukora mbere y'uko utera inda cyane. Umwimva nyine nk'urugero, umuryango niba utangiye kwitegura kwagura umuryango, ngo hari ibintu ngo ugomba gukora nka bitatu. Ariko cyambere ngo kirimo ngo kugira abantu ugomba kuganiriza, ngira ngo ngiye no gushaka umugore, ngira ngo biri mu byambere. Byose rero ni ibintu navuga ko bikeneye ko abantu babigana. Kera rega tujye tuganiriza abantu benshi bagira isoni, ariko si byiza nanone kugira isoni z'umurengera, kuko hari igihe utagira isoni ugasanga ufite isoni noneho z'ibyo umwana cyangwa undi yakoze utabashije kumuganiriza. Kuvuga ikintu ukagisobanura ni byiza ko ugira umwanya wo kuganiriza umwana, ugiye kuganiriza abajene. Njye ngira umwanya wo kuganira n'abajene. Abajene hari ibintu umwana ushatse kuvuga umwana muto hari umwana muto. Hari kera bavuga umwana bakamubaza ngo umwana avahe, ngo uva mu mukondo. Ariko nibyo izo ni isoni z'ababyeyi kandi byagiye bigira ingaruka. Neza umwana avahe bonse mu mukondo byagiye bigira ingaruka. Oya, hari uko utabwira umuntu. Tujye kuri topic. Oya, niyo topic n'ubundi. Hari ukuntu umwana batari yakura se cyangwa ngo agire gute, ubundi ukamubwira ati umwana ava mu mukondo, ntabwo umubeshye mu by'ukuri, kuko umukondo w'umwana muri Finland nibyo mwiga. Muri Finland abantu nibyo biga. Nese umwana yamaze kuvuka umukondo ubucometse. Nibyo biga ku ishuri. Sinahengereje ejo bundi mu ishuri nkasanga ibintu babigisha. Yego barabyiga cyane urabona umwana cyane yamaze kugira imyaka 12, 13 gutya kuzamura. Tangira kubyiga nta filter nimwe bashyizemo. Noneho njye ngira ubwoba izi telefone abana bakurana. Bareba ibiki. Na Google ibintu byuzuyeho. Man, Google cyakoze ngiye nagira inama abantu. Sibyo? Izo nizo tuba dukeneye hano kuri Eric Mwizero. Niyo nagira inama abantu nk'umuntu ufite abana cyane dushaka gutanga inama. Nk'umuntu ufite abana kandi bamaze gukura, iyo bamaze kurenga imyaka 10 bamaze kugira gute telefone ni mbi ku mwana, mbi cyane. Uvuga ngo abantu bagiye batangira kwiga, abantu bize nyine ukuntu ubwonko budevelopa, ukuntu ubwonko bw'umwana bugenda bukura, baje gusanga telefone cyane umwana urabona umwana uri munsi y'imyaka, kwanza umwana uri munsi y'imyaka kuva kuri 0 kugeza ku myaka 4 ntago agombye kugira telefone na 0, ntagombye kuyigira. Urumva n'iminota 0. Umwana w'imyaka 4 kuzamura kugeza ku 10
avuze ko ari ntago agomba kurenza isaha umunsi areba muri telefone, uko icya mbere cyo byica amaso, kwa kundi umwana aba atari kureba kure mu gihe kirekire, ari kureba kure, byica amaso bikica ubwonko, ko ibyo bari kureba hariya nta kintu na kimwe bari kwiga, ni information zimujyamo gusa, sibyo? Nibwo usanga umwana ahantu ho mugiye kuko mumenyereje kugira ngo narira yabaye addicted, yabaye imbata y'icyo kintu. Kandi kuko n'abantu bakuru ubona ko muri iki gihe barimo baragenda babatwa n'amatelefone n'iki byose. Rero nk'urugero ngewe nk'ikintu nakoresheje ku bana banjye, nagerageje, hari application bita ngo ni Family Link. Urumva nk'urugero, hari igihe umwana ubwira ati ngewe nguha amasaha ya naya ku munsi, sibyo? Iyo application bita ngo ni Family Link, ikintu umuntu ayikorera, ushyira umwana nk'urugero wamuguriye telefone, afite telefone, kuko abana benshi naho baba bafite telefone barayiguriye. Noneho ikiza cy'iyo Family Link ni ngo ni application ukontorolaho ibyo umwana areba byose kuri telefone. Nta bintu by'abantu bakura ashobora kujya kureba. YouTube ntago ashobora kujya kuyireba kuko habaho YouTube, iyo bita ngo ni YouTube Kids. Nuvuga ngo ibintu ashobora yemerewe kurebaho gusa ni ibintu byagenewe abana nyine. Niyo mpamvu n'ubu ngubu YouTube irimo irakora ngo nimba ushyizeho video ugomba kuvuga ngo ni y'abana cyangwa si y'abana. Ibyo bintu barabibaza, buri abantu bafite amacano barabizi ko YouTube irabibaza ati video yakorewe abana cyangwa ntago yakorewe abana. Urumva? Nuvuga ngo icyo gihe nyine bakwereka video z'abana cyane. Oya, ntago aricyo bivuze, ntago bivuze ngo iyi video ngo yemerewe kurebwa n'abana cyangwa ntago byemerewe. Nimba yakorewe abana, nuvuga ngo abana nibo bayireba gusa. Ntago ari video yakorewe ngo buri muntu wese yayirebe. Nk'urugero, ushobora kuba nk'ibiganiro turi gukora, ntago nshobora kuvuga ngo cyakorewe abana. Nubwo abana bakireba ntacyo bitwaye, sibyo? Ariko ntago cyakorewe iki? Ntago cyakorewe abana. Ibintu byakorewe abana ushobora kuvuga ngo ego yakozwe n'abana, ni bya bintu by'amakatunzi, bya bintu byaki ugenda ushyira, bagenda bashyiraho mu makatunzi n'iki byose, nibyo bintu bavuga ngo byagize gute byakorewe abana. Hanya application ngo yagufashije ni ya Family, bayita ngo ni Family Link. Family Link rero turayamamaje, reka igende ndayamamaje izanyishyure, ifasha imiryango, mufate Family Link muyishyiremo, mujye mumenya by'abana banyu bareba, mukurikirane, kuko abana basigaye bafite amatelefone, abana basigaye bari ku ikoranabuhanga. Kandi iyo tubona twebwe dutera ubwoba mu minsi ishize, ndimo ndabona amatiku byose biri kuri social media, nta kintu kizima. Rero ku mwana ko arimo arabireba consuming ibyo bintu, iyo mikurire ntago imeze neza. Reka tuvuye kuri ibyo ngiyo tujye ku yindi ngingo. Mu buzima umuntu akenera byinshi. Mu buzima umuntu akenera imibereho myiza, ariko ibirenze kuri ibyo dukunda ikintu cyadufasha kugera kuri ibyo bintu byose hano mu isi. Kuko ikizatujyana mu ijuru ni ukuba dufite Yesu Kristo. Sinshaka kugira debate kuri iyo ngingo, ariko ndashaka kuvugira debate amafaranga. Ni byiza ko tuyakunda kugira ngo adufashe kugira ubuzima bwiza, ariko topic iravuga ngo ni byiza gukunda amafaranga. Nuko rero twinjiye muri topic yacu uno munsi. Ushobora kuba ukunda amafaranga cyangwa wowe wumva atari na byiza kuyakunda. Uri ku iyo side? Eric, uri ku iyo side kuri iyo ngingo? Nkunda umufungo. Ukunda amafaranga? Ndayakunda pe, ntabwo nkubeshye. Ariko se urumva ari byiza koko kuyakunda? Yavuga yego cyangwa we yamenye ngo uhagaze? Ni byiza kuyakunda, navuga yego. Umbwire ngo uvuge yego cyangwa hoya, navuga yego. Aha rero turaza gukiranurwa n'abasubscribers. Musubscribinge, mukore comment, mutubwire ngiye ntago ibintu bishyigikiye gukunda amafaranga vraiment. Ntago bishyigikiye? Ntago mbishyigikira gukunda amafaranga. Ariko none se nimba utayakunda urayanga? Ntago navuga ngo ni muri ntago nyakunda, kuko ngiye biza gutuma ngwira igitekerezo cyanjye nkatanya nkakidevelop. Ngiye ntago nkunda amafaranga ngo nyashyireho umutima cyane, kuko abantu benshi barayakunda pe. Wenda nubwo nawe urimo muri abo ngabo. Ndimo kabisa. Bumva ari na byiza kuyakunda amafaranga, akagutwara umwanya, akagutwara iki. Ariko ngiye ikintu nakunda kikatuma ntabonana n'inshuti zanjye. Ikintu nakunda kigatuma mpemukira inshuti yanjye. Urumva ikintu wakunda kikakubuza umwanya, wenda wari kujya kubonana n'umuryango. Umuryango uvuga ushobora kuba ufite umuryango wawe
w'umupapa cyangwa uri umugabo ufite umugore cyangwa ufite sheri Yeah. cyangwa uri n'umusore wawe wenda wicaye n'abavandimwe bawe, ibaze hari kesi imwe nigeze kumva, umuntu ari muri bizinesi, ise yateguye ibirori ngo ntabwo mbonetse ngo ngiye muri ibi ngibi, kuri ngo muri bino bintu ngo ngiye gukemura bino bibazo ngo bya bizinesi n'ibiki, ngo bigiye kutamwinjiriza amafaranga, ngo ngiye ngo muze ngo tubaza kuba tuvugana, muze wakicara ategereje ko umusore waza akakubura kubera kujya gushakisha amafaranga kuyakunda cyane ugakabya. Ngiye ibyo bintu ntabwo nyambikunda. Ngewe ntabwo nyine njye ntabwo nshyigikira amafaranga kabisa, kuko amafaranga ari byinshi atwima, byakanadufashije kubaho neza. Ntabwo nkunda amafaranga kabisa. Baza kumbwira nayo ngingo yawe kuyitekerezaho. Navuga ngo urukundo rw'amafaranga biri negative uvuze ngo urukundo rw'amafaranga, ariko mu by'ukuri nta muntu ukunda amafaranga, sibyo? Nta muntu ukunda amafaranga, buri muntu wese akunda icyo amafaranga yamukorera. Bajya bavuga ngo ubwo rero bivuze ko ugiye ku ruhande rwanjye. Oya, ntago ndi ku ruhande rwawe, ko ngewe nimba ntayafite ntago nagira. Nimba ntayafite se ubwo ibyo yankorera nabanyakuye. Nkunda icyo amafaranga yankorera, niyo mpamvu ngiye nyashakisha. Niyo yagiye kuyashakisha ukayaha umwanya, wagiye gushaka gukunda amafaranga, nyine umwanya ndawutanga nyine nkawuha. Niyo mpamvu njya ku kazi nkakora igihe kirekire. Iyo wagiye kuyashakisha ni handi ujya kuguza umuntu, warangiza ati njye nicyo nshaka ni amafaranga. Iyo wayakunze icyo wumva ko amafaranga ni hano umuhungu atereta umukobwa ati umuhungu afite amafaranga, shangiye tuzabana nushaka tuzatwiga turwana. Ahubwo yakunze amafaranga. Iyo ntago iyo side nyiriho. Ntago iyo side ariyo ndiho. Ntago mvuga ngo ukunda amafaranga, ahubwo ngira ngo topic washatse kuvugaho, ngira ngo nugukunda amafaranga kuyarutisha ibindi bintu. Kuki ugiye kubisobanura? Gukunda amafaranga mbere bisobanuye ko niba amafaranga ari byiza kuyakunda, niba ari byiza kuyakunda, ni ukuyakunda uyashaka, ubwo kuyashaka ibyo si tubyitayeho. Wayashaka mu biki cyapfa no kubona amafaranga. Urumva ikibi cy'amafaranga? Njye nakubwiye, wayashaka uvuga ati ngewe umuntu cyo mpfa nuko tuzabana imyaka ingari, ariko cyapfa nuko azazamo amafaranga. Ati kamose aba yafite n'ubundi ntabwo tujya duhura ngo mbure nisha azaba inshuti yanjye pa, urumva? Oya nanone niyo topic ngewe nahise nkubwira ko gukunda amafaranga egare ko ibyo bintu byose uzabikora kuko ukunda amafaranga. Kandi niko nunareba neza, ese ubu ngubu utekereza ko ari nk'umuntu ushobora kukubwira ngo ngo mana ngo ngwino tubonane se tuganire, hasi umuntu uko nta kijya kimuvaho, kandi tuvuga uti ntabwo mbonetse uko mfite shift mu kanya. Amafaranga ukabura mubeshya. Akenshi na kenshi usanga hari n'abantu benshi muri kino gihe basigaye bakunda amafaranga kubera ko ubuzima busigaye buhenze, ibintu byose bikeneye kwishyurwa, ariko ntago bigenda nyine byabateye umutima wo gukunda amafaranga, ariko si byiza. Ubwo vuga nge ntago ari uko uzi ko hari umuntu ujya kubwira, ntabwo ari guca mu ijambo, uzi ko hari umuntu ujya kubwira ati ngeye ibyo bintu bitarimo amafaranga nta kintu twavugana. Uzi ko kera umuntu cyane rwose baza gutuma ngaruka ku muziki. Kera umuntu wamuhaga indirimbo akamva akagasharinga akavuga ati uyu muntu w'Imana, umuntu w'umukozi w'Imana uje mu muziki, ariko ubu kare video wayikoresheje angahe? Miliyoni 3 nanjye utamaho 200 ntabwo nayisharinga. My friend, amafaranga abantu basigaye bayakunda kurusha ibindi byose. Nanone aho ngaho kuba amafaranga nyakunda ntabwo bivuze ngo nyakunda kurusha ibindi bintu byose. Iyo yakunda rero, iyo yakunda ni ibintu byizana, ni ibintu ngenda maze gukora ubusesenguzi neza, naje gusanga iyo ukunda amafaranga n'ubundi birangira uri muri ino weekend mfitemo ubukwe, nzabame musi bubitatu mu gitondo, busaba no gukora nimugura guservice n'ahandi nzohereza umuvandimwe kugira ngo nkorekera. Ese uranumira mu bukwe nkande abantu bose bazaga mu bukwe kera subyibuka, bareksa akazi bose bakaza, ariko ubu umuntu asiga asanga afite ibiraka 6 ku munsi, atereka uzabaga wifashe, ntabwo nzaza mu kirori cyawe. Hariho gukunda amafaranga mu rugero rurenze, sibyo?
ni ugukunda amafaranga ukayarutisha ibindi bintu byose. Ngewe uburyo nkunda amafaranga ntago ruvuga ngo ntago ari ikintu cya mbere kuri ngewe, ndayakunda yego sibyo, ariko ntago ari ikintu cya mbere. Aha ngaha uraza kujya muri murongo wanyu dusoza ikiganiro n'ubundi byaragiye kuko ngiye ikintu nakubwiye nyine abantu benshi bakunda nanjye nakubajije ngo umbwire nimba uyanga topic iravuga urambwira urayanga. Ubundi zuko hari na kote nahoze kare ndeba mvuga ngo amafaranga ngo urukundo amafaranga ngo ni ikiraro kidufasha kwinjira mu myuka mibi. Kote irahari rwose hano iravuga ngo for the love of money is the root of all evil. Ariko ubwo imyuka mibi yose ikakwataka ugasanga abantu bose bivuga usanga uko naje gusana amafaranga iyo yakunda ushaka kuvuga ati kugira ngo ntabura amafaranga uriya muntu turaza kurebana neza kugira ngo ngewe amafaranga ajyabone amafaranga asigaye atuma abantu bahimukira. Urwo rugero rutanze warutanga ku kintu icyo ari cyo cyose uburyo n'ibiryo nabo byaba ikibazo. Ibiryo se none se ibiryo se n'umuntu ubiguheza gutya cyese naho wabisanga hose wabibyarura n'umuntu cyese uvuze restaurant ngo iki ibiryo ubu ngubu uze kugusura watetse nzanye n'abantu batandatu twariye twese tukabisangira hariho banza wumve nese urashaka kumbwira ko hatariho umuntu ushobora kuvuga ati uravuga ngo uramusuye sibyo yatetse we yenda afite n'ibintu byo byose yarangiza akavuga ati bana abantu ngo baje kankumba nkuye ku meza ntago nari mbiteguye akaba akuye ku meza akajya kubika bariho mana abo bantu bariho ariko icyo ari ukuba devia nagira ngo mbungure igitekerezo kuri ako kamafaranga yumviraga waje mu kiganiro ukareka ibyo bintu byo kutudevia oya ngwino kuri mikoro naze kuri mikoro neza aravuga ntago twumva atari kuri mikoro amafaranga atanga icyubahiro ntago oya kandi ntago wagera ku rwego rwo kujya guhisha ngwino kuri mikoro ntago nkwemerera kamusi ngwino kuri mikoro ntago nkwemerera oya buretse ratabanza wumverike ikintu cya mbere ngewe nize hari ikintu bajya bavuga ngo does money bring happiness sibyo abantu benshi bavuga ngo money doesn't bring happiness ngo money doesn't bring happiness amafaranga nta byishimo yaguha amafaranga nta byishimo yaguha ariko iyo kintu uko namaze kukibona ndakigenzurira iyo ni topic ntago ari topic urukundo rw'amafaranga tukiriho baretse nangize ntago urumva icyo nashaka kuvuga nuvuga ngo ntago ari topic kuko abantu basanzwe babivuga bose ni abantu bafite amafaranga gusa nta mukene numva avuga ngo nta mafaranga ntaganzanira iki ibyishimo nta muntu udayafite n'umwe watinyuka kuvuga icyo kintu kubera iki amafaranga azana ibyishimo ibyo bintu uzumva bavuga ngo money doesn't bring happiness ni ukubeshya. Icyo kuri iyo topic nanjye ngo twaba turi kumwe amafaranga n'undi umuntu yafite urumva kuko anayakunda kuko anayishima nyine yakoresha ibyo ashaka byose. Oya umuntu yafite we avuga ko ayafite avuga ko nta mafaranga nta byishimo azana. Ariko ikintu nakubwiye ntago amafaranga ngewe navugiye si byiza kuyakunda nkajya muri urwo ruhande ushobora kuba uyafite ukayakoresha ibyiza ushobora no kuba uyafite ukayakoresha ibibi ariko buri umuntu ukunda amafaranga ayakoresha ibibi. Iyo nyusobanurira umuntu ukunda amafaranga yakoresha ibibi ntabwo yakoresha ibyiza. Reka nguhe urugero niba nkunda amafaranga cyambere ni hahandi n'ubundi nzayashakisha kukabi nakeza kuko nyakunda nindangiza nyashake mu nziza zose umva ntashaka hagira ikibaho kidasanzwe ariko mbona amafaranga icyo gihe uzagenda unayenjoyinge niba tuvuge uragambanye ubonye amafaranga abantu ugomba kwishyura amafaranga kugira ngo kubyo wagamba mwafatanyije mu bugambanyi si yakoresheje ibyiza. Icya kabiri niba uyashakishije ukora ibintu biri aho ngo byo kudamanyanga n'iki kugira ngo uyabone kuko amafaranga ntabwo apfa kuza ngo cyangwa yasorome ku giti ngo ubone ngo yasaza oya bisaba gukora cyane. Rero kwa kundi wagiye ugakora ukagiye ushakisha n'umutima mwinshi usanga uyakoresha ibintu biri aho ngaho ariko buri muntu udashishikajwe cyane n'amafaranga cyangwa ngo yumve ko ariyo agomba kubona mbere y'ibindi bintu byose
uwo muntu cyangwa ngo abe yanakora n'amanyanga kugira ngo abone amafaranga ngo ngereka mubeshye ngo nyimeze miliyoni 5 ubundi mite muboroka kuri telefone. ariko ayo ni amanyanga ntabwo nyine aba yabonye ariko akaba abonye amafaranga. Icyo gihe uwo muntu ayo ni amanyanga n'ubundi kuri topic yambwira ngo does it bring happiness, n'ubundi azamuha ibyishimo kuko n'ubundi yayabonye, ariko ikintu kirimo azayakoresha ibintu bitari byiza. Azayirirwa abeshya wamura ati ndarwaye, azayishya wamura ati wapi no munsi ndi muri stress ntabwo nshaka kwishyura, akomeza heza amafaranga y'abandi. Ntabwo azakora ibintu byiza, azasanga akora amanyanga menshi kugira ngo muri ya mafaranga n'umuntu usange n'undi nta n'ikintu amumariye. Nkweke impamvu nazanye topic amafaranga azana ibyishimo cyangwa ntabizana. Topic nizinjiye mu kiganiro munsi. Uretse nkweke umuntu wese ubona amafaranga kuntuza mu buryo bubi, sibyo amafaranga atakoreye, amafaranga utaruhiye mu buryo bubi bwayo bwose wanyanganyije, uretseho gato wanyanganyije, ayo ni amanyanga. Ayo mafaranga ubona utaruhiye nabundi ngo n'uwakoze ubunyanga nayo aba yarushye. Yego ariko nyine none se utagize kutaba yatishyushye umutwe narategeza gushyushya umutwe. Oya ntago washyushye umutwe gute se wabonye mu buryo bworoshye ahubwo. Nta buryo bworoshye bwo kubona mu mafaranga bubaho. Burahari. Burahari. Mbumbwire buheze buhe ushobora kuyiba. Uwayibye se ugira ngo we ubwo ni uburyo bworoshye, ahubwo nibwo ni danger ni bwa danger ariko ni uburyo bwihuse bwa vuba bworoshye. Ntabwo bwihuse nese kujya kwiba nimba ajya kubaye hashize nk'icyumweru, kuko nk'abajura ntabwo ngiye kubivugaho, ntabwo mfite experience, harabo twafasha usanga yibye nk'ikintu no munsi atangiye kugigurisha nyuma y'ibyumweru 2. Bamaze gukora investigation nabo bitangiye gucururuka, akabona gutangira kugurisha ya telefone yibye, hamashize nk'ukwezi akabona gutangira gusohora ya mafaranga, kuko abantu bahita bafatwa. Abona uramutse wibye nka miliyoni zingahe bahita batanga itangazo, polisi igatangira bati umuntu uzazana igikapu cya miliyoni hano uzahite mumufata kuko niwe uzaba waribye ya mafaranga. Biranagorana kwerekana ahantu ayo mafaranga wanayakuye. Uwo muntu ntabwo aba akiraye niyo yafite mu nzu ataragitangira kujya kuyakoresha. Nyine impamvu nanjye nakubwiraga nuko buretse biba byamuvunnye, amashaka kumara ukwezi avuga ati nibeshye ngasohoka mu nzu, bana bazi ko wenda nk'eti rimwe irafatikwe bagasanga nagarukiye hano hirya sindasohoka mu rugo, ugasanga aravuga sindamuka nsohotse bakamenya kano kantu cyangwa bakaza kunsa. Nyine hari ibintu byinshi umujura nawe biramuvuna. Niyo mpamvu ngana n'umuntu ukora ibintu bibi kugira ngo abone amafaranga, nta mafaranga, nta nzira yoroshye yo kubona amafaranga. Ngaho reka nkubaze, sibyo ari gukorera miliyoni, sibyo kugenda ukafasha akazi ka miliyoni kakaguhemba miliyoni ku kwezi, oya igihe cyari cyose, igihe katukihorere kuyakorera igihe cyari cyose wayakoreramo we tuvuge wowe miliyoni nayo twagize nyinshi ariko naje gusanga ari make. No kuyiba oya ntago n'urugero ntanze, no kuyiba icyoroshye ni iki? Tekereza ko izo nzira zose zoroshye. Oya tukureho consequence, tuvuge nta consequence ziriho, sibyo? Oya consequence tugomba gushaka gukuraho ibintu si kandi biriho. Niba ngiye gushaka amafaranga, tuvuge niba nkura muri restaurant ngomba gushya ibavuta, ngomba kuntakaraho, ngomba kugira ngo mbone amafaranga. Yego nta consequence zigomba. Reka tuzihorere, ikigoye ni iki? N'ubu ngubu hano kuri YouTube channel nimuza kudutera inkunga mu kohereza amafaranga, ubu ngubu ntabwo muzi ijoro turaye tuganira, ntakindi z'ijoro bariryamye turimo turatera story kugira ngo gahunda zigende neza. Rero nazo ni nta muntu nshaka kunyohereza amafaranga, njye ndihagije twumvikane. Bakore subscribe, sibyo? Ubundi YouTube izayampa, bakore subscribe barebe ikiganiro cyose, ibyo birahagije. Ibyo ngibyo cyo ngusobanura nyine. Amafaranga nta nzira zoroshye zo kuyabona, kandi amafaranga kuyakunda si byiza. No kuyakunda no kuyashaka bijya kungana. Nyine kuyakunda ni kujya kuyashaka umutima. Oya nyine nanjye nakubajije, ntago uransubiza ikibazo cyane. Nakubajije ngo ari kujya kuyakorera miliyoni, kujya kuyikorera mu buryo bwemewe, ukayikorera ukaba kayiguhereza akaba ni yawe. Yego. No kujya kuyiba ako y'amadolari, yaba ari y'amadolari yaba iyo wavuga yose, sibyo? Icyoroshye ni iki? Cyakwihutira ni iki? Reka nk'urugero byose ndabivugaho. Ugiye muri banki cyangwa tuvuge ahantu yabitswe, ntiza ko nta muntu wafata miliyoni ye ngo ayishyire no mu rugo. Naho yayishyira mu rugo yashaka safe case yandi ashyira n'ingufuri n'amakode menshi. Yego.
n'ikibambasi wenda cyangwa icyumba kinini yafunguye gikozwe mu byuma, kuko umujura uwo muntu ntabwo yabikwiye miliyoni. umujura ashobora no kuyashyira. umuntu w'umujura ushobora no gufata imodoka y'umuntu ukayigurisha miliyoni ukayikuramo, gufata ikintu cy'umuntu ukakinyanganya miliyoni ukayikuramo. Tekereza ko iyo kode y'urwo rugi uzayimenya ryari, uzabigeraho gute, uzamuganiriza uwo muntu abikubwiye gute, ko ntabwo uwo muntu ufite miliyoni yawe ari umuntu wo kwegera uko yiboneye, aba afite bodyguard. Nyine nanjye nakubajije ikibazo ndimo nta na kimwe cyoroshye, byose birakomeye, nyine byose ni kimwe. Kujya ku kwezi utegereje ko akazi bakwishyura miliyoni z'idolari wagakora, kandi umunsi utangira kumva urimo amaraso yahagaze, ari amafaranga wahebwa. Reka nkwereke urugero. Nubwo atari byiza, sibyo? Nubwo atari byiza, kuyiba nibyo byoroshye, nibyo bimara igihe gitoya, sibyo? Nubwo bifite ingaruka ndende, ingaruka nini, ariko ushobora kujya kuyiba bikakorohera, sibyo? Bikakorohera. Niyo mpamvu n'abantu biba ari yaba bikomeye nko kuyakorera. Kwiba amafaranga bikomeye nko kuyakorera, abantu bajya kuyakorera, ntago bajya kwiba. Nta mpamvu yo kwiba wajyamo. Hari ubujura ariko abantu bagomba no kuba maso. Hari ubujura bwadutse muri iyo minsi bwo kuri social media. Social media umuntu akaguhamagara ngo nguraho ngo nitwa kanaka ngo nabonye email yawe ngo ahangaha ibyo byahozeho ngo nakwikundiye ngo ngiye wanyoheje ngo amayirije ngo ngize ikibazo. Iyo mugomba kumenya ubwenge. Buno ubujura nyine bwadutse, abantu basigaye basoramo abantu amafaranga. Abandi bashobora kubwira ngo ngo watsindiye miliyari, zana amafaranga tuguhereze izo miliyari zawe. Ngo wabonye ishuri ryo kujya kwiga hanze, nyine ku bantu bari muri Afurika, ngo wabonye ishuri ryo kujya kwiga Finland, ubanza uzarenga amayirije yo kwiyandikisha, uzana amayirije. Be careful. Ubwo bujura bwo buruzi. Ubwo ntabwo bukugeza ku mafaranga za miliyari. Iyo ni ibintu byoroshye, ikintu cy'abantu bagomba kumenya, sibyo? Abantu bagomba kumenya ahantu hari hose ku isi, zaba ari za rekave, zaba ari za roto, zaba ari za rotore, zaba ari zaki, amafaranga yose ikintu cyose watsindira, icyo ari cyo cyose, nta muntu uzakwishyuza ngo zana ubanze wishyure mbere yuko tugiguha kandi wagitsindiye. Akenshi uko bimera iyo bintu biri official, nuvuga ngo ikintu abantu ugomba kumenya ngo nta hantu ugomba kubanza kwishyura kwanza nimba watsindiye ikintu icyo ari cyo cyose. Ibyo ngibyo ni ibintu ugomba kumenya. Ntago watsindira ibintu utaki. Nimba bavuga ngo nta muntu aza kuvuga ngo watsindiye ngo roto utarayikinnye. Nyine ni abantu baba bakigera kuri ino mihanda rega batarahumuka bakahita babahumura. Oya, iyo byose twari turi kuri iyo topic. Impamvu navugaga topic ni byiza gukunda amafaranga. Impamvu navugaga ati ni byiza gukunda, kuko udakunze amafaranga waba n'umunebwe, ntujye no kuyakorera. Ukicara hasi ukavuga ati nta nubunze ko ntakunda amafaranga, ukomeze ndabirampagije, nta kintu nzajya gukora. Ariko nugera muri ako kazi ushobora no kushidukora kujeho boss wa directeur no murana mubeshya kugira ngo bakugire directeur. Oya, icyo gihe rega ujye utandukanya gukunda. Tuvuge se nk'urugero, kavuga uti yahembwa menshi wana nabagiye kugira ngo myangiwe yahembwa. Nk'urugero uyu mupira wa ntukunda se? Uyu mupira ndawukunda cyane, namvura nawuguze. Kutahora wambaye se? Sibyo bihuriye. Bihuriye. Hari igihe uhindurana n'undi, sibyo? Ariko n'undi ndawukunda. N'undi urawukunda. Nuvuga ngo ukunda imipira? Ikintu cyose nambaye ndagikunda kuko kiri n'ingofero ndazikunda, nuko ntabwo umunsi nambaye ingofero. None se kuki utajya kitaguteza ibibazo ngo nk'urugero ngo ugiye ubone undi mupira hari ubone urawukunze ujye kuwiba? Bihuze n'ibyo nyine birahuje. Nawe kuba nkunda amafaranga ntabwo bivuze ngo najya kwiba kwa ko nyakunda. Kwiba ngiye kuri ngiyewe ni icyaha. Kuba nkunda amafaranga ntabwo bivuze ngo wakunze washimye ayo ufite se. Nyine ndayakunze, nyine nubundi ngiye nkunda ayo mfite. Ayo nafite ntabwo nyakunda. Oya, uyu muntu nyine utangiye kwiga. Ngiye nkunda ayo mfite, nkunda nayo nabona. Iyo umuntu akunda amafaranga nta nubwo ashima nayo afite. Ahubwo aravuga ati uramuga ati se wamaye se amayero 200 nkajya kutemura akabazo. Siko ahubwo se wandangiye ngo aho muyakura ntago wandangiye naho muyakura, ahubwo mwebwe ko ngenda nashiri kandi ntagashima yafite. Ugasanga umuntu nkayo umushoramari wifitiye ibyuma nka bino ufite studio wamukoza se ko nshaka kugura iPhone 10 na kangahe wanyongereyo 200 ko ati reka ati twashiriwe byakomeye kandi usunyibutse ibintu bya iPhone imaze iminsi isohotse. Rero nagize kurya mbona nguyeho. Akuru umushoramari ntabwo nakurirwa imbitindaho, ahubwo yifungure tuyinywere, niba ari cyo kuko tunywe ubundi duserebure iPhone 16 Pro. Niwe mu Rwanda wa mbere uyifite. Nagiye kubona munyereke ninde munundi uyifite. Gusa ubundi ahetse nkwereke
niwe munyarwanda wenyine wabanza kubanza imenya ukuri uko ngenda zamazizo oya zana banyiko nahita mfunga ikiganiro iPhone ariko ndebera ko iPhone 16 Pro ntabwo iPhone 16 iPhone 16 Pro ubu ngubu hari abakobwa rwose nzi i Kigali bagiye kugenda batigite yifite hano mu biganza bagiye kujya Dubai bagiye kujya Nigeria nta kazi kayo Ndo munyarwanda wa mbere nyenye ubonanye Eric Mwizerwa boss wanyano kuri Eric Mwizerwa ariko se mukore subscribe nicaye n'umukire ntaga akeneye bakore subscribe mbereka aho bakura iPhone cyakoze ahangaha nge wahise unyemeza yifungure ko tugiye ko ari dufite ifungure hasi ni ntago ariyo yifungurire kuko iyo yatse kugira ngo ntago ariyo iyo yatse kandebe yanjye ahitaza mu kangaye iyo yatse igomba kugaragaza ko ari iPhone 16 ariko hari n'ahantu birebera muri setting ureba inyuma kuri cover urete uyibona so washyizemo indi wana nashyizemo indi gute kugira ngo abantu barayibone nese sisiro bereke siro katuganire tuherezeho cameraman hanze ayifungure cyangwa uvuga ko baguhindurire oya ntabwo ayifungure umuraye duheze tubereke ukuntu ikeye ukuntu isa tubereke umunyarwanda wa mbere uguza iPhone 16 ubwo uzambeshye ubwo ni kwa nge wa mbere nge niwe mbonye turi kuri YouTube channel Eric Mwizerwa mwenyemari arayiguza gusura ikindi nta wundi wambeshye nyine ubundi azaza ari wa kabiri ako bayidufungurira dukomeye tuganire kuri topic bayidufungurira cyangwa ndashaka kwifungura tuganira fungura ari wowe none banza wereke na kamera hariya urebe ko bidafungutse hano hari ikintu cyitwa haba hariho icyo bita ntuza Apple seal ntuyizi iyo seal nyine ibiriho yari nshyashya hano ushobora gukata ugasanga gase nabi we banza uyifunge nka nyemwenye mari wamenya no kuntu wakurengera ingaruka uramutse ifunguye nabi do ibintu ari do iyi ni iPhone 16 Pro ukurura gutyo tugiye kubamurikira ko ibi ngibi bikwerekana bakunda amafaranga ngenda yakunda nkunda n'ibyo yanzanira do ariko iyi topic yazigi do iramurika ngaho ikurure wirebere nimba ugira ngo ndakubeshye ariko uru ruganda narwo rwafashe hasi hejuru tugiye gutuma nanjye ngura iPhone 16 bose araza kunguriza niyo izi imeze gutya ntureba izindi zose ziba ziri ntuza ziri ari akazeru ariko 16 niza ifite akanuza akazeru kameze gutya wow uvuga ngo icyo ni igikoresho cy'akazi mano kugira ngo ino podcast igenda neza ntago ariko murumva ukuntu boss abitayeho no kugira ngo Eric Mwizerwa bigenda neza ahisa soza content avuga ngo yaguze iPhone 16 kugira ngo mujye mubona amashusho akeye aha leta afata breaking iki ni igikoresho kweri iki ni igikoresho ibintu bize bisa neza ntago akantu ifite hano ku ruhande kamara iki akano kantu ni akantu kaje gashyashya ko ni nka kamera nyine urabona ushobora guhindura kamera ushobora guhindura zoom ushobora gufata ifoto hano ibintu byinshi cyane zikarasharamye zacu turazijugunye ubu ngubu rwose bajya kuzishakisha ahise waretse nka kwihera nka agafone mvu yimpaye nahita nyegurisha nkakuramo album yanjye nkayirangiza kirazira nta muntu ugurisha impano ariko ikintu nakora nashakaga telefone bisa akanyamubwira ati boss ndacyagafite kandi wamaye uzi ko hari umuntu ugeze guha hari umuntu ugeze guha impano arayigurisha yarayiriye pe yarayiriye ariko nyine ntabwo byambaje navuze ati ni ubuzima ariko n'inyange wasanga ari impano ntago yarayiriye pe umuntu ugeze guha umuntu impano arayirya ariko ndabibona ko yaririye ariko nawe ati se ubuzima nyine bushobora gukoresha ikintu usanga umuntu wamuhaye ikintu cyiza ariko akakijugunya ariko njye hari umuntu wampaye impano na n'ubu ndacyayifite kandi iyo mpano nyikubwiye waseka yivuge yampaye ni umutipe wari waje turimo turakorana ama iPhone ari 8 iPhone 8 n'ubu ngubu ndagafite impano bigomba kuzahora ibaho nyine ndagafite ka iPhone 8 njya nkajyaho nka chatting none bariho nimero nkahita nkashyira ahantu nkagacaginga kakaraho 8 iPhone 8 iracyakora so na iPhone 8 iPhone 7 irakora ni ukuri ko Imana irakora neza cyane ariko ziko yasohotse muri ariko nyine ubwo nagiye nyinshi nyihomesha
ibirahure byavuyeho gishyiraho ariko nyine yacyakora kabisa yacyari yayindi umva gukunda amafaranga dusoze ino content kandi ashaka dusoze ino turabaganira ibintu byinshi tuba twaganira ibintu byinshi biri random ariko ugomba kumva ugasesengura ukumva icyiza kigufitiye umumaro iPhone 16 ushobora kutayigura bitewe n'ubushobozi bwawe ukagura indi telefone yagufasha gukominika cyangwa ijyanye n'urwego rwawe n'akazi kawe boss ashobora kuba yiguze Eric Mwizerwa ashaka kujya gukubita ishusho ryiza kuri Instagram ukabona amavideo akeye adafite ikibazo cyo kuvuga ngo megabyte ngo zazo giga zuzuye oya afite anashyira ibiganiro bye biri safe rero wowe ugomba gutekereza neza ko ati ntabwo yaguze ikintu runaka ahubwo nkeneye iki ngiki ese iPhone 10 niba igezweho ni ngombwa ko twe ejo bundi hari umuzungu twahuye afite iPhone kari 10 ndebye ukuntu hano urabisanga bafite izigezweho ntase umuzungu cyuma ariko nanjye ndayifite nza gusanga oya we ntiyagendana umva n'akarahure karamenetse hejuru yo gukora ikanda telefone ikintu nshatse kuvuga ni uburyo abantu bishimira mu buryo barimo ni uburyo abantu bishimira na telefone yanjye ukuntu yari yabaye ni uburyo abantu bishimira ibintu nk'usanga nk'umuzungu afite kano gatelefone agakoresha business agakoresha business screen ntigaragara agakoresha business karamufashije biterwa n'ibyo ukora nyine ugomba kugura telefone bitewe n'ikintu ukora ntagomba gufata miliyoni ino telefone uko yiguze miliyoni 1 hafi miliyoni 2 z'amanyarwanda ubwo mu madolari ni nk'igihumbi na 800 cyangwa 900 mu mayero ni 1500 ukafata izo miliyoni ukazigura telefone ni mwenye mari ushobora kwigondera ikibazo ariko se mwenye mari ubuzi nashoye hehe hanjye w'umuhanzi nzayigura narangije album ibibazo niko nzayigura ariko reka dusoze ikiganiro tuvuge gukunda amafaranga ariko njye ariko nasanze ntakunda amafaranga nkunda ibyangurira ugukomeza gukunda ibyo bintu unabishyireho umutima unabyifuze uzashaka amafaranga kugira ngo ubigereho uhemuke kugira ngo ubikugereho nkunda amafaranga nkanga guhemuka kuvuga biroroshye ariko pratique iti bigaragaza nese mbwira hari umuntu nese ko nyakunda siko nari naguhemukira kubera amafaranga mbwira ntitubana buri gihe nari naguhemukira kubera ifaranga aho ngaho tugiye ku zindi topic ushobora kuba ngiye dufite ukuntu tubanye ariko abandi simbizi iyo ushobora kuba tubanye ukajya umfasha ukajya unshyigikira ukenda ukanareka n'ibiraka byawe ukaza ukanshyigikira ukavuga uti ngiye nshaka amafaranga ariko ushobora kuvuga uti uyu muntu yego ngaragara nk'umuntu udafite amafaranga yego cyangwa uyafite simbizi ushobora uyu muntu nshaka ndi kumushyigikira wenda ntaraza kwibwiza nyishyura none se ubundi kwishyura kanene kujya kuba amayero 100 ntuzamayero 200 simbizi icyo gihe mu mutima ntabwo tuba tuhareba iyo nshatse kuvuga nuko umuntu ukunda amafaranga njyewe umusesenguzi nagiye nkora niba mvuga icyo kiganiro gikoze ntabwo mvuze ko wowe ufite ukuntu wenda ushyigikiye cyangwa uvuga amafaranga n'ibiki wowe twaganiraga nshatse kuvuga nuko amafaranga ashobora gutuma uko uyakunda ashobora gutuma ukora ibintu bibi ariko twe kubeshyira amafaranga nanone kandi koko amafaranga arakenewe mu buzima arakenewe nyine niyo mpamvu tugomba ariko umuntu yashyiraho umutima ati nkeneye amafaranga kandi ngomba kuyabona mu kabi n'akeza uwo muntu akora ibintu bibi byinshi kugira ngo n'amafaranga usanga afite abantu benshi inshuti mfite onkere yigeze kuguriza umuntu amafaranga amubwira turi inshuti yanjye yari amafaranga menshi kera umuntu yaguhaga amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 100 cyangwa 200 yabaga ari menshi muri za 2000 na kanga yari ari menshi cyane yaranamuvuniye ati uri inshuti yanjye ariko ikintu gitanya abagabo n'inshuti ni amafaranga dore dakira umuntu yari afite ikibazo gikomeye kandi ari umuntu inshuti yawe ati pepe sinshaka tuzashukwana dupfuye amafaranga konte rwose ndayividuye akira amafaranga amuha amafaranga ariko uwo muntu yarwanya intambara nziza nise ko ari intambara nziza y'urukundo yo kumwishyura yamwishyuye vuba arageza bigira n'ahantu amafaranga asa nk'abuze aragenda arayashakisha araza aramwishyura
ariko hari umuntu uvuga uti waragujije wavuga ati icyo nashaka ni amafaranga ibyo biramase nashaka agenda ave mu nshuti zanjye ariko ubwo ngubwo usanga utangiye gushwana n'abantu kubera amafaranga icyo ngicyo ni ikintu gitandukanye icyo gihe iyo ukunda amafaranga ukora amafuti menshi uretse aho gato kugira ngo ubone amafaranga aho ngaho ni ikintu gitandukanye nakubaje ngo ukunda umupira wawe yego urawukunda sibyo ariko nk'urugero naguha ikindi kigero ukunda uretse aho gato ukunda Imana sibyo ntago umupira kuba ukunda ntago bivuze ngo wawutisha Imana umupira bibaye ngombwa ko utawambara ntago byakurekesha Imana kwa ukunda uwo mupira sibyo ukunda Imana kurusha uwo mupira byari byose nuvuga ngo ibintu ntago bikunda kimwe kuba udakunda ibintu kimwe ntago bivuze ngo nicyo ukunda cyane sibyo nimba uri umuntu ukunda amafaranga cyane twavuze amafaranga tuvuge ngo uyarutisha ibindi bintu byose uyarutisha ibindi bintu byose uvuga ngo ikintu ngiye cya mbere ni amafaranga aho ntago twaba turi kumwe ikintu kikavuze rero ko ikintu cya mbere kigomba kuba amafaranga mu buzima bw'uwo muntu kuko akunda amafaranga ese ni byiza gukunda amafaranga ahubwo uvuga ngo ingiye numvaga twavuga ngo ese ni byiza gukunda amafaranga mbere y'ibintu byose gushyira amafaranga mbere y'ibintu byose kuko se hari ibyo topic aho ntabwo twakumvikana topic wayitangiye uranayidefanda kugeza aho utangiye wegaruka uvuga uti nemeye natsinzwe gute se ndayakunda cyayakunda ariko ntago nyanga nge ntago ikintu udakunda ubucyanga muri topic ikintu udakunda ubucyanga turemeranya ntabwo tubyemera ntago nyakunda urayanga ntago nyakunda urayanga nyine uko ikintu uretse ubundi amafaranga reka ngwize ukuri ikintu udakunda ubucyanga ese kamubwira amafaranga uzi ko ushobora kuyakunda agushwanisha n'umuntu bitagakwiye kandi umuntu ashobora gukora ibirenze by'amafaranga yagukorera gute se nese reka nkubwire uwo umwanya wampaye yagushwanisha n'umuntu gute umwanya wampaye turi kuganira ubu ngubu usohoye kuvuga uti iri joro reka njye gutera ikiraka cy'amayero ijana ibyo biganiro byawe urimo uranzanamo ni ibiki ukaba urankoshonye mu gihe ngene nifite kuraje zo kuganiriza abakunzi ba Eric Mwizerwa cyo gihe urankoshonye kuko ufite izindi nyungu z'amafaranga ugiye gushaka yego ndimo ndareba amafaranga kuko ushobora no kungatira ugiye mu zindi nyungu zitari z'amafaranga kuko ndimo ndareba kuko amafaranga wayakunze wagiye gushaka amafaranga nk'umuntu wagombaga kuza uno munsi yakunze amafaranga kurusha ibindi uwo muntu yakunze amafaranga kurusha ibindi ariko ni umuntu wakunze amafaranga kurusha ibindi bintu byose yakunze amafaranga ajya kuyashaka gukoshona yakunze amafaranga nyine kukurushwa ko akunda icyo kintu kindi rero iki kintu kuko birashoboka Eric birashoboka nk'umuntu ushobora kuba akunda kuryama reka ngurugero hari nk'umuntu ushobora kukubwira ngo mfasha yego mfasha ntago nshoboye ibintu uvuga ati okay kanze ngufashe akujyana muri systeme zo gushaka amafaranga yego yayabona ntayaguhe kandi ari arimo arafasha rangiza wowe wenda akaguha make wakayatwara urumva umuntu abagukunze abagufashije cyangwa ahubwo abakunze amafaranga ntabwo nshaka kumva nese ntumva atagufashije nyine yaguhaye makeya ngayibaza kandi bamwe ngo umfasha yagufashije none se mpindurira ubuzima umfashe guhindura ubuzima ati sha ngwino hano nkwereke nese Eric reka nkwereke nk'urugero kora ibi ngibi ubonye amafaranga atangiye kuza aguhaye make yego wenda ande yose ayatwe kandi ari wambwiye ngo umfasha byakabaye byiza bwa ati aya mafaranga arahari wayakayaguha no kite wowe nk'umuntu mukuru kwitegezaho ko ati umuntu yaramfashije ni gute namwitura byaterwa n'icyo agufashije aho gukunda amafaranga na wa wundi abantu byatumye abantu tutizerana uravuga uti ni nyamuha yose ntago azantekereza reka banze mwereke ahubwo ngiye muhereza 100 ngiye ntware 900 asigaye akenshi ngira ngo biterwa no bwumvikane bw'abantu uko mwumvikanye kuko ngewe reka ngurugero nkukuye mu cyaro uretseho gato nkuzanye mu mujyi waburetseho gato uyu mbwa nkuye mu cyaro uretseho gato twumvikane abantu ahubwo ikibazo wagombye gutekereza nuvuga ngo umbwire ngo ngufashe gute ese ndagufasha ni ikintu ngiye kuguha ngufashe ukeneye ubufasha ngufashe gusa cyangwa nkwigishe uko bashaka amafaranga nuvuga ngo muri business ugomba gutekereza ati nk'iyo boss waguhaye akazi sibyo ntago guha akazi ko abona gukunze se cyangwa agize gute nuko azi ko hari icyo muri aya mafaranga uza muri ako kazi azakora agafitemo inyungu kurusha ayazagira gute ayazaguhemba sibyo ndabyumva icyo gihe umuntu ashobora kubwira ngo umfashe
kubw'impano afite kubw'ikintu ashaka gukora, ni umukomediye, ni umukinnyi w'umupira, ni iki. Tanga nk'urugero afite talent ntabwo mvuze ngo ni umuntu ugiye gukoresha ngo umuhe akazi. Umuntu azavuga ati mpa akazi, ufite business, avuga ati Eric mwe mpa akazi nk'umunyamakuru kuri YouTube channel yawe kujya unyishyura ku kwezi. Icyo gihe niyo mfite talent y'ubunyamakuru, ariko icyo gihe naje gusaba akazi. Ariko igihe nk'umuntu rero tuvuge ngiye nkora umuziki, uri umunyamafaranga, ati we mfasha ngiyewe unshyigikire mu muziki wanjye. Okay wowe ukaza mu bintu ni bya bindi ndimo, ngiye bya bindi byanjye ndimo, ntabwo naze mu kazi kawe, ni bya bindi byanjye ugiye guteza imbere, uranzamuye nangiza uvanyemo amafaranga, ubwo wisunjuguye, ntabwo ubu nzamuye icyo gihe ukunze amafaranga. Byakabaye byiza uko bati ntabwo bishoboye kubera ko mfite izindi business ndi kwitaho, cyangwa ngo tuzaganira mukaganira ku masezerano. Ariko nzi ko neza ko abantu benshi bataganira ku masezerano, n'igihe banayaganiraho bakayica, ugasanga umuntu arimo araguhemukira kugira ngo ubu si umusitari, ufite impano ikomeye bigeze hano. Aho ni ikibazo rero. Akahita akugenza gute, akahita atangira kwinjiza amafaranga, akahita yose ayikubira. Abantu twabaganirije byinshi, ariko ikintu bagomba kumva muri iki kiganiro, si byiza gukunda amafaranga. Ubu ngubu nimba tutabyumvikanyeho, namwe mwandike muri komenti, ubutanzagaruka ino topic tuyisubireho, ni wenda noneho njye ku ruhande rwanyu namwe musobanurire. Nawe uravuga reka dusaba abantu batubwire icyo wakumva, icyo ukuye muri iki kiganiro tuganire ni iki, tujye ku nama dusoze isaha imwe n'iminota ingahe. Ngewe ikintu namba ngira ngo ntago turi kumvikana urukundo kwanza rw'amafaranga ni iki, cyangwa gukunda amafaranga niho tutari kumvikana. Ariko naho ubundi ibintu icyo turi kuvuga ni nk'aho ari kimwe, sibyo? Nuvuga ngo nta muntu ukunda amafaranga. Icyo turi kuvuga ko ari kimwe, nta muntu ukunda amafaranga. Umuntu wese akunda icyava mu mafaranga, sibyo? Akunda icyagira gute. Ni nkuko navuga ati nta muntu ukunda akazi, akunda icyo kamuzanira. Ntekereza ko icyo kintu ntabwo turi bucyumveho. Ukunda amafaranga kuko ujya kuyashaka. Ukunda amafaranga kuko uzi icyo neza amafaranga bayaguha. Ntabwo ukunda ese tukatwicare ino nzu ko tuyicayemo. Ubu uravuga ngo ukunze inzu, yego n'ubundi urakunze kuko wayiguze cyangwa uyibamo, ariko ntabwo ukunze amafaranga wayiguze. Icyo gihe iyo umuntu akubajije inzu wayiguze angahe, nayiguze $100 by'amadolari cyangwa $200 by'amadolari cyangwa by'amayero. Icyo gihe uvuze ko amafaranga ariyo wabonye, ariko amafaranga niyo wishyuye ino nzu kugira ngo bayiguhe. Rero amafaranga warayashakishije, ayo mafaranga warayakunze, uyaha n'umwanya uhagije. Wenda hari n'ibyo wishe kugira ngo uyabone, umwanya w'abantu disappointinze ibyo wakoze kugira ngo uyabone ayo mafaranga. Amafaranga rero warayashakishije, urayakunda, urangije uyagura ibyo ushaka. Ariko icyo gihe uba wakunze amafaranga mbere kuko urayakeneye mbere y'ibindi byose. Hari umuntu uyakunda, ngomba kuyabona kugira ngo nishyure ino nzu, agashyira n'umutwe. Ntabwo turi kumwe. Ubu se nk'ubu amahubwiye nimba uri umuntu ukunda amafaranga nk'urugero, sibyo? Tuvuge nk'umuntu umuntu ukunda amafaranga, avuga ati duha amafaranga yose ushaka, ariko nta kintu kimwe mwewe kuyaguramo. Oya, neza amafaranga ko yakora ibyo bintu. Niyo mpamvu rero natwe nyine batubwira ngo ntago dukunda amafaranga, dukunda ibyo atumarira. Nta muntu ukunda ifaranga akunda icyo amumarira. Ibyo bintu byose uboneye ubuntu. Kuki inzu uyitunga ugakomeza kujya gushaka amafaranga kandi ayo washakaga mbere? Neza amafaranga ajya agaciro kayo kajya gashira ibyo kagura. Ibi byo tugura buri gihe tuba tubikeneye. Nkeneye kugura inzu, iPhone 13 wamaze kuyibika. Ejo bundi nzakenda kugura undi urukweto. None se kuki ukomeza ibyo ngibyo rero nibyo naje gusanga. Ibyo dukunda ni nabyo bibi by'amafaranga. Ni nabyo bibi. Kuko kenshi na kenshi biteranya abantu. Reka ngo urugero, nkeneye kurya ntago nzajya ku isoko ngo bampe ibiryo by'ubuntu. Uzi ko naje gusanga hari abavandimwe usanga bashakana, usanga umwe yakunda undi amafaranga, ugasanga undi waje yerekana amafaranga, simvuze ko ari umugore cyangwa umugabo, ugasanga uzi ko ubuzima bwose babanye ari kuri bize yo gushaka amafaranga yo gukunda nyine kugira ngo akomeze ngo abane na wa muntu mu mahoro. Ariko nanone ikintu tutari kumvikanaho kuko wundi afite ibyo amwaka yamumenyereje, icyo se n'amafaranga ntuvuge ese wa muntu arishimye
wa muntu ujya gushaka amafaranga kubera ko umugore cyangwa umugabo yari yamukundiye arishimye. Erega ntabwo tugomba ibyo ntabwo muranyumva neza. Nanjye ntabwo uri kunyumva neza. Nakubwiye ngo nta muntu ukunda amafaranga. N'abantu batubwire muri comment. Niba abantu baramutse bavuze nk'ubu baramutse bavuze ati barayakunda. Uwo mugore cyangwa umugabo wakunze undi akeneye amafaranga arayakunda. Ahubwo wowe urimo urajya kuyashaka kugira ngo unyemeze utabizi wowe ntabwo yakunze n'urugero. Ariko ngiye ndimo ndayakubonamo nkane yishimamo nkane nyine ndayakunze kandi ndayabona kugira nyashakira. Icyo gihe gukunda amafaranga ntabwo ari byiza ko yagukoresha ibintu bibi. Yego. Uretse aho ngaho nzamura beat. Uzamura nta kibazo. Aho ngaho ikintu utari kumvikanaho ni kimwe, sibyo? Nuvuga ngo icya mbere cyo amafaranga nta kintu amaze. Ubwayo yonyine nta kintu amaze. Nta kintu amaze, ariko icyo nshatse kubwira wowe ushatse uvuga ngo ibyo ushaka kuyakoresha. Ibyo ushaka kuyakoresha nibyo n'ubundi. Niyo mpamvu nicyo gituma unajya kuyahiga. Icyo ngicyo kigukurura kuyakunda rero. Kuko hari n'abantu banayatunga bajya bumva ngo bafite ngo za miliyari ngo ibiki n'ibiki kuri konti zabo bafite za miliyari. Ese ayo mafaranga barimo barayakoresha. Abo ngabo nibo bakubwira ngo amafaranga nta byishimo azana. Ni nabo bakubwira gutyo. Abo ngose barimo barayakoresha. Barimo barayakoresha. Ntabwo bari kuyakoresha nyine kuko nta byishimo babazanira. Nibo bakubwira gutyo. Kandi gikomeje gushakisha amafaranga. Usanga na business yahagaze arimo abatunganya abakozi bose yabatunganyije bose barakaye bose ngo nuko ngo business yahombye miliyoni imwe cyangwa miliyari. Ntago amuhagije afite. Kandi kuri konti huzeyo za miliyari. Iwe nikize rega akunze amafaranga kurusha ahubwo ntago yumvisha stress z'abakozi bahuye nazo, ntago yumvisha ibibazo business yahuye nazo, ntago akoze sengura agavuga ati akabazo twagize twubujura baratwibye tugomba gushyiraho security imeze gutyo. Akunze amafaranga akabwira abakozi nabi, abakozi bagiye gusubira mu kazi bakagukorera. Uzari umukozi wo mu rugo ushobora kumuha amafaranga makeya, ariko umutima mubanyemo n'ibiki yamena ikirahure ukamubwira ati yo bibaho ihangane. Ariko kuko uzi ko ugiye kugura ibindi birahuri 15 bindi pakizi uhita umukubita igitutsi ntazana giturutse. Niho bidahuriye n'amafaranga nyine. Icyo gihe rero biba bigaragaye ko uhaye agaciro amafaranga n'ibintu byawe n'ibiki ko byose bigukurura kujya gushaka amafaranga. Ntuha agaciro wa muntu agasidahuye nayo amafaranga. Ubwira ubugwaneza. Kankwereye impamvu Eric. Nyamara ino topic turayisubiramo. Ndushaka tuyisubiremo. Tuzane kamotera isesengura. Tuzane kamotera isesengura. Tumuzane nawe ayisesengura. Ariko ngewe ikintu nashatse kuvuga ngo ikintu nashatse kukubwira ni iki. Amafaranga kwanza tukumva ngo ni iki. Ntago amafaranga ni note se, ni ibiceri se, ni amadolari se, ni amayero se, ni amanyarwanda se, ni iki. Ayariyo yose niho agombye kwikwibaza kwanza. Kwisi ahari ajya gushaka amafaranga, ugiye gukora ubaye washaka amafaranga aho uri ku mugabane wa Aziya, Amerika, Afrika, Australia, Europe, hose aho uri ukeneye gushaka amafaranga mu buzima bwawe bwa buri munsi. Kuko niyo akora ku isi hatandukanye. Nenda byo ibihugu bishobora kuba bitakoze simbizi, ariko ahantu henshi usanga wishyura in cash, visa card, ukoresha amafaranga kugira ngo ubuzima bwawe bugire ibyo ugeraho. Ariko icyo navuze suko harabajya kwa muganga bakishyura inzu cyangwa abajya muri shop guhaha bakishyura ibyo bazanye bakabaha ibyo muri shop. Oya, icyo navuze cyo nshatse kuvuga ni umuntu ukunda amafaranga. Ese ni byiza kuyakunda? Icyo nshatse kuvuga ni uwo muntu uyakunda, sinitaye kubyo ajya kuyaguramo kuko ari uyakunda biteye ni hari n'uyakunda ushaka kuyashyira kuri konti akajya yumva afite za miliyari z'isefu wenda biteye n'ibyo ashaka n'ibintu ateganya mu myaka izaza atanazi ko bizagenda gute. Njye nashatse ko uwo muntu ukunda amafaranga bikanamutera n'ibyo bintu bitandukanye cyane. Ndakumva bituma yashakisha mu buryo butandukanye. Uwo muntu ntago muzi. Ngewe nivuzeho nk'urugero ngewe kuri ngewe uburyo mbyumvamo na point ya na experience nkurikije experience zanjye. Ati udakunda amafaranga niko wambwiye. Nkurikije experience zanjye. Nkurikije nuko. Nuko ntumbona ibintu ngiye mbona amafaranga ntago ariyo dukunda mu by'ukuri. Ntago amafaranga ariyo dukunda, sibyo? Ahubwo dukunda iki? Dukunda ushobora gukunda icyaguha. Simple. Amafaranga ukunda iki akuzanira, ase akuzanira iki? Nayafite nabura iki? Akuzanira iki? Nese reka tuganire kuri rendezvous ikiganiro twatenze ntabwo ko tugiye kugisoza. Reka nkwibwire turacyari kuri amafaranga ariko reka nkubwire ikibi cyabyo rero.
niba ngiye mfite amafaranga ukankunda bimariye iki? nimba wowe ufite amafaranga nkawukunda bimariye iki? ibiterwa n'icyo na wese wankundiye. mubwire ngiye ku ruhande rwanyu uko byumva kuba mfite amafaranga ngo ngire icyubahiro ngo abantu bose banyemere zero imbere yanjye. Ntabwo navuze ngo abantu bose bakwemere nyine uko urumva nyine amafaranga azana icyubahiro ngiye kuyashaka kugira ngo abantu ngo bamyubahe. ntabwo amafaranga kuko amafaranga azana icyubahiro turacyemera. Mfite amafaranga bahamagara mwese mwicarane mubahe icyo kunywa mwavuga ati ubuse Bin Laden yari afite make tonde icyubahiro afite cyari iki mwese mwakoma mu mashyi mfashe amafaranga nkagenda nkubakira umuntu inzu magana angahe nkaza nkigaragaza badahita nubatse inzu magana angahe ngo zuna umuturage mwese mwakoma mu mashyi. Ako si ubwo rukundo mu nkunze ntayafite mwankunda byaterwa nanjye nk'urugero kankwereke ngiye kujya nakunda amafaranga kugira ngo nzane icyo cyubahiro reka nkwereke si cyo kize. ibyo ni ibindi bintu bitandukanye. ibyo ni ibindi ako nicyo ushatse kuvuga ngo ntabwo aricyo nashatse kuvuga. nizo wavuze ngo icyo akuzanira none ngiye kugira ngo nkunde amafaranga kugira ngo ngeze kuri ibi ngibi atume ntaruhuka ntagira gute. ibyo nabyo nizere kuri ngewe amafaranga nayo akuza kukuza no kuruhuka ndetse akubuza kuruhuka ashobora kukuzanira kuruhuka gute waruhuka ukeneye amafaranga kambikwereke sibyo oya ntukuyakenera navuze uyafite erega ukunda icyo ufite ntabwo ukunda icyo udafite. gute wayakunda wumva ari ya mbere mu buzima bwawe gute waruhuka sorry gute waruhuka wumva baburetse kunderanje amaze nkubwira ukuntu ashobora kukuzanira kuruhuka sibyo ushobora kuba uvuga ati muri uku kwezi ngiye gukora amafaranga ukayakorera menshi koko sibyo ukayakorera amafaranga ukabura ayafite wamara kuyafite atavuga ati ariko nkoreye amafaranga ukwezi de kangiye kuruhuka n'umuryango wanjye mfata amafaranga nishyure hoteli ngende muri hara ndiraxinge n'umuryango wanjye twishime tunezerwe. Ya mafaranga niyo ari kubikora urimo urishyura akabizana bya bindi byose ushima. Niyo mpamvu nkubwira ibyo bintu nanone bakubwiye ngo kuno kwezi reka kugukora umuntu uza mu kwezi gutaha tuzaguha iyo holiday ushaka iyo kurelaxinga nta kiguzi. Amafaranga ntacyo ntago waba ukiyakeneye sibyo. icyo gihe uvuga ngo ukunda icyo ari bukuzane nicyo kintu kiramutse ukibonye ntago amafaranga waba ukiyakunda ntacyo yaba kikumariye. icyo gihe ntago uba ukunda amafaranga umuntu uba ukunda iki icyo gihe wowe ntago ukunda amafaranga kuko niba ugiye gukora amafaranga ugahita wicara ukavuga ati okay amafaranga ngiye kuyaspendinga wenda n'inshuti zanjye n'umuryango wanjye. icyo gihe ntabwo ukunda amafaranga. ukunda iki ahubwo ntabwo uyakunda kuko uyakunda ntabwo wayaspendinga muri ibyo ngibyo. kandi nakubwiye ngo dukunda icyo tuzana ngerega amafaranga nyabona uko bintu bitandukanye. uzareba umuntu ukunda amafaranga ajya kuyaspendinga wenyine. Umuntu ukunda amafaranga oya wowe ni umuntu wikunda. Yego wowe ni umuntu wikunda ntabwo ari uvuga ngo umuntu ukunda amafaranga. Kankwereke ngewe man amafaranga ntabwo nyabona nk'ibipapuro ntabwo nyabona nk'ikintu umuntu aspendinga. Mbona amafaranga nka value. Amafaranga ni value. Nuvuga ngo value ni iki ni ikintu natanga kigaexchanging. Amafaranga ni ikintu ni value. Nimba iyo hoteli iyo ntuza iyo konji iyo holiday nyiboneye ubuntu. Nuvuga ngo ya mafaranga ntabwo nyenyere ko ya value nayibonye already. Ya value nashaka kuguramo ya mafaranga namaze kuyibona. Nimba namaze kuyibona rero ntabwo nkeneye amafaranga kuko ngiye nkunda ibyo amafaranga nzanira ntabwo nkunda amafaranga physically. Amafaranga physically nta kintu amaze. Reka tworoshye topic tusoza tuvuga tuti dukunde amafaranga ariko tuyakunde mu rugero. Reka kubwiza ukuri njye ntabwo nkunda amafaranga ariko iyo mvuze ngo nkeneye amafaranga ngenda abantu barakoteza uguki ngiye nkeneye amafaranga abantu bagomba kunkotereza ndahati ngiye mfite ikibazo mumfasha abantu bakagufasha kuko badakunda amafaranga nkayo nyine bakagushyigikira. Izo bintu uzabwire boss wawe ati ngo nkunda amafaranga. Nimba ufite akazi ujya uhembwa na boss umwe ngo amafaranga nge ntago nyakunda uko kwezi kuri account yanjye ntuzagire uyishyiraho nge ntago nkunda amafaranga ubure bitotsi urakunda amafaranga ubure umwanya wo kuyarya wirukankura ujya kuyashaka. Kankubwiye nge nk'ikintu nanga cyangwa wasinyiye contract zo kwirirwa gukora shift za zero. Kankubwira nkubwire nk'ikintu nanga sibyo nanga satani sibyo. Nuvuga ngo nimba satani mwanga nuvuga ngo mugendera kure hashoboka niyo wagira ikintu kiza kimunzanira icyo ari cyose. Oya
Sibyo? ariko n'ubundi Uvuga ngo ntabwo amafaranga waba uyanga ngo ujye kuyakorera. Ntabwo waba uyanga ngo ujye kuyakorera. nicyo kintu nakubwiye nanjye ubundi amafaranga yose ashobora kuntera stress sinshobora kuyajyamo kandi abikora ngewe n'akazi nta ahubwo saa datera stress nta hose nsinya mu kontara nayo babwire ahantu hose nsijya kontara naho ngana ngewe hari iminsi tuzabona ku kazi kandi iyo kontara igomba kuba mfite flexible yo kubwira ngo uno munsi ndibuze ku kazi ahubwo boss nucyo sindibuze ku kazi ni we boss oya ntabwo ari boss ugira boss ugahana condition boss wawe nge niko bimeze ubwo se urumva utaragafashe amafaranga uko yakunda ni handi bavuga uzaboneka ku gatatu nzaboneka uzaboneka ku cyumweru nzaboneka ejo ndi ukaragira ngo handi mukinye ngewe umufungo na boss arambwira ngo uzaze ngo tuzaguha ku cyumweru kwanza baguhe double nzaza da ngahibaze nzaza icyo gihe watangira n'umwanya wa weekend aho akagonye kuri n'inshuti n'abavandimwe bakubuza ngo ya n'inshuti z'abavandimwe nabo nzabajyamo ko ntabwo nzakora 24/7 ntabwo nzakora 24/7 n'inshuti n'umuryango nabyo nzabahamwanya urumva ko nyine ukunda amafaranga ariko nyine ni byiza ruhande rwawe wanabidefanza bavuga ati ni byiza ku buryo bimfasha kandi ibyo nyaguramo hari nge hakongeye se ndakunda kuko aramfasha mu bintu byinshi cyane byinshi ngewe rwose kabisa ndumva twasubiza ahangaha bitavuze ko ntakunda abandi bantu biravuze ko ntakunda bitavuze ko ntakunda ibindi bintu ibyo ngibyo ntabwo birago bishobora kugukoresha amakosa bitavuze ko ntahemuka oya bishobora kugukoresha amakosa iyo umuntu akunda amafaranga bishobora kumukoresha amakosa oya ntabwo bihuye bishobora gukoresha amakosa reka abantu bakore comment reka bakore comment batubwire jewe ubutaha nzaza mubwire ni ngewe rwose nkurikije comment mwatanze ubutaha tuzazisoma tuvuge tuti ni uku nguku ibintu bihagaze icya mbere babanze batubwire ngo ikiganiro cy'iminota 15 rwose ntabwo tuzanatinda tuzajya tudukora conclusion tuvuga tuti ibintu bihagaze gutya amafaranga tuyakunde cyangwa ntituyakunde cyangwa dukore gutya nta kibazo Imana ibahe umugisha ibihe byiza kuri subscribe kuri like Imana ibahe umugisha ikiganiro cyanyu cy'amafaranga we nabwiye ngo urehe kuguma inyuma ya mikoro ibitekerezo byacu birahari kuko Imana yaduhaye amahitamo ujya wumva nk'iyo ugiye gukora nk'ikintu wenda tuvuge nk'urugero urimo urashaka nko kujya kwiba sibyo umuntu ukubwira reka genda nuca hariya ugaca hariya nta nubwo bari bugufate doreba nta nubwo bari no kureba na kamera urari bihagaze hariya irindi ntagira ibiri kureba ukumva muri wowe hari ibitekerezo biri kukubwira bityo urasenga ngo mana ufashe ntibampa cyangwa se kinkati icyo bita ihazabu urayize ri sengubeshye ihazabu ni amafaranga umuntu atanga ashobora gusimbura igihe yari gufungwa cyangwa se akigereka hejuru y'icyo gihano uri gufunguka buri bufunga igihano runaka ariko hakazaho n'amafaranga yandi agomba kwishyurwa ihazabu itari zahabu ntabwo nzi n'ikinyarwanda hari umusirikare ujya ku rugamba atabizi ko ashobora gupfirayo ushobora gupfa ariko ntiyerasa urapfa nta musirikare ushobora gukora ikintu ariko se iyo bamaze kumurasa amaguru abona bimeze nabi ntabwo ajya abwira mugenzi we ngo namurase cyangwa akirasa uwo ni umusirikare utandukanye abaniyahuye icyo ni icyaha uko mbyumva niyo bakurasha amaguru ukavuga ngo ndasa unyice uburibwe bwamubanye bwinshi se kandi abonaho kugira ngo bagenzi be bakomeze bamuguru bijya bibaho tujya